Hello guys, uyu munsi kuri Haso Yangu Show KGL nabazaniye umutumirwa. Murabizi ko nkunda kuganira n'abantu batandukanye, iyo nahuye n'umuntu mbonamo ikintu twaganira. Uyu munsi rero nabazaniye umugabo, ndagira ngo abanza bibwire muri makeya, ababwire wari we, then ndaza kubabwira ibyanjye nuko namumenye, uko tuganire birambuye mu mumenye, kuko akora ibintu biri interesting, byenda gusa nk'ibyo nkora. So nashatse ko twaganira nawe kuko nabonye ari umuntu ukora ibintu byiza. Ikaze rero hano, wibwira abagukurikiye, wenda hari abamaze kukubona barakumenya. Ni karibu kuri Haso Yangu Show. Urakoze cyane. Amazina yanjye mfite amazina menshi, nitwa amazina menshi, ariko amazina yanjye nyakuri nitwa Kiyoni Amin. Nkaba muri ino minsi turagenda tuganira, uragenda wenda usobanukirwa ku buryo burambuye, ariko muri ino minsi maze uyu ni umwaka wa kabiri ntangiye, ndi kuzenguruka u Rwanda n'amaguru. Ngira ngo nawe ahantu ushobora kuba waramenye, ndi muri gahunda rero nise n'amaguru tembera u Rwanda. Ndi kuzenguruka u Rwanda rwose n'amaguru, niyo gahunda ndimo muri ino minsi. Okay, wenda kugira ngo abantu bakumenyeho byimbitse, wenda baragenda bakumenya, ariko ndagira ngo twifashishe ibibazo kugira ngo wenda tucunguze uburyo umwete ngira ibintu nkubaza kuri wowe bwite, kugira ngo abantu barusheho kumenya. Okay, utubwiye amazina yawe, ubusanzwe mukomoka he, uvuka mu kahe karere, nimba nta kibazo kubera gahunda ufite. Nkeneye no kumenya n'abadukurikiye, wenda hari ababikeneye kumenya imyaka yawe, ubuzima bwawe ubayeho muri rusange. Muri make. Amazina yose yavuze nyine, ni Kiyoni Amin. Hanyuma mvuka muri Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge, mu Gitega, umurenge wa Gitega, niho mvuka. Imyaka yanjye ubu ni mu mwaka wa 45 ndi hano ku isi. Imyaka 45 ndagenda satira 46. Hanyuma mfite abana, mfite abakobwa babiri n'abahungu babiri. Abahungu bo ni impanga. Ariko nk'uburyo abantu benshi nyine bacuruza, ugasanga umuntu aracuruza amata ariko wamubaza ugasanga ntanafite, ndacyari umusiribateri. Nibyo se, umaze kugira abana barimo n'impanga? Ntabwo narashatse, ariko nza gutandukana n'umudamu. Ntabwo navuga ngo ni umusiribateri ijana, kuko umusiribateri bundi bushya. Nagarutse mu busiribateri, ariko ngira ngo nicyo bivuga ko uri umusiribateri, nuko uba udafite, uri single. Mu Cyongereza nibwo wenda abantu babyumva neza. Uba uri single bivuga kuri wenyine ngo mu rukundo cyane. Ni byiza rero, abantu ndumva bakumenyeho. Ndagira ngo nanjye mbabwire uburyo nahuye uburyo namenyanye nawe. Guhura bwo n'ubwa mbere duhuye, kuko nta gukunda kuboneka. Uyu mugabo rero ngewe muzi ku izina rya Byabuze, ubwo niko nkuzi kubera amazina ukoresha kuri social media zawe. Akaba afite na TV, mugende muyishake, ndaje mbabwire ibyo akora kugira ngo murusheho kuba interested, mugende murebe muzi ibyo mugiye kureba. Namumenyeye kuri TikTok, aho nkuko yabibabwiye akora amavideo y'ibintu avuga ngo n'amaguru utembera u Rwanda. Ahubwo sinzi n'impamvu wahisemo kuvuga ngo n'amaguru utembera u Rwanda, ntuvuge ngo tembera u Rwanda n'amaguru. Nabyo ubwo hari impamvu yabyo. Okay, rero agenda asura ahantu hose hatandukanye, yaba ari ahantu nyaburanga, kwerekana ahantu hashya mu mijyi no mu byaro. Rero niyo mpamvu nababwiye ngo dukora ibintu bimeze kimwe, genda kumera kimwe, nuko we afite agenda cyane kundusha. Ariko nanjye niba mujya mubona mu video yanjye, nubwo ngenda nyavanga n'andi atandukanye, nanjye ni muri iyo gahunda nanjye yo kwerekana u Rwanda,
uko rusa, ubwiza bwarwo abantu barumenye, niyo gahunda nawe afite, ni kimwe n'uko nanjye nyifite. Ubwo rero nicyo kintu nshaka kugira ngo mubazeho, niyo topic yacu y'uyu munsi, nta bindi bintu bindi turi buganire. Njyewe ndagira ngo ntangire nkubaza ibibazo kuri ibi bintu ukora. Ibibazo ntabwo bibaza kuba byinshi, ariko biraza gufasha abantu kumva ibi bintu, gusobanukirwa. Ni ukuvuga ngo wowe ku myaka yawe watubwiye umaze imyaka 2 uri gukora bino bintu, nibyo? Imyaka 2 uri kuzuza imyaka 2, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo imbere yaho ntabwo wigeze ubijyamo. Nuko nukubera iki? Nukubera iki? None se mbere yaho wahora ubyibura ubitekereza uvuga ati nzakora ibi bintu, cyangwa ni ibintu byaje nyuma gutyo urabitekereza nk'uko nshobora kubyuka business nakoraga wenda nkabona ntikikora kandi ntibivamo, nkatekereza n'ikindi nkaba nagikora kandi mbere ntaragitekereje, nubwo wenda atari inyungu ugamije, ariko hari igihe wasanga utarabitekereje mbere wenda. Urakoze cyane. Ikibazo ni cyiza kuko n'abantu duhura nabo mu nzira iyo ngenda barambaza, nyine bambaza nk'icyo kibazo, gusa abantu bagenda bakiformira mu buryo butandukanye, ariko kigaruka kenshi, ese ibi bintu wabitekereje ute, ese bigenze ute? Icyo kibazo kiragaruka inshuro nyinshi. Mpere wenda ku icyambere wavuze yuko unzi kuri Byabuze, izina rya Byabuze. Izina rya Byabuze rero ni izina nakuye kuri Radio 10. Nigeze kugira ikiganiro cyamaze n'igihe kuri Radio 10 kugera muri 2011. Icyo kiganiro rero nitwaga Byabuze. Wowe wagikoraga? Ni njyewe wagikoraga mfatanyije n'uwitwaga Mr Bean, ubu ari muri Amerika. Nyuma yaho nza gufatanya n'uwitwa Yohana Umubatiza. Ni ukuvuga ngo rero aho nitwaga Byabuze ni comedy. Ni comedy nakinaga kuri Radio 10. No kuri televiziyo Rwanda abantu baranze muri Duseke, ikiganiro cyitwaga Duseke, nacyo cyaje kugeza nyuma kirahagarara nyine. Iryo zina rero Byabuze niryo nakomeje kubera yuko nabonaga niryo abantu banziho cyane kurusha amazina yanjye bwite. Iyo nza guhindura ngashyiraho amazina yanjye nari kumera nkaho nabonaga ameze nkaho hari abantu bamwe n'ubu bakinyishyuza komedi, bakimbaza bati bya bintu babihagarikiye iki, kandi hashize imyaka myinshi kuko kontera yanjye ya nyuma kuri Radio 10 yarangiye mu kwa 12 2011. Urumva hashize imyaka myinshi, ariko hari abantu bagifata nkaho ari ejo, bakinyishyuza. Nabuze rero reka nkomereze kuri rya zina rya Byabuze. Niyo mpamvu ku mbuga nkoranyambaga hose nitwa Byabuze. Hose ni Byabuze, kuri TikTok ni @Byabuze, kuri YouTube naho ni Byabuze. Hose iyo wanditseho Byabuze, hari abandi bantu nabonye nabo bitwa Byabuze. Simbizi nyuma mbere yaho niho narinze abantu bitwa Byabuze b'abanyekongo, ariko ubu nabonye n'abanyarwanda benshi bakina comedy bafashije izina rya Byabuze. Niba urareba nyine ugahitamo Byabuze ushaka, nabonye ari benshi. Ibyo bibaho cyane. Hanyuma ku kibazo warumbajije uti ibi bintu ese wabitekereje ute, utubwiye ko umaze mu myaka 2. Ibi bintu rero igitekerezo cyo gutembera u Rwanda kuruzenguruka nari ngifite kuva na kera, ariko ntabwo nari ngifite muri ubu buryo ndi kubikoramo. Kera nifuzaga, kera muri ngira ngo ni nko muri za 1998 muri iyo myaka natekereje kwandika igitabo gisobanura u Rwanda. Numvaga nakita Rwanda, agaragaza nyine u Rwanda muri icyo gitabo. Byo nabitekerezaga ari igitabo, ngatekereza ko najya ngenda ahantu nkahareba nkahasura, hanyuma ngatangira kwandika. Icyo gitekerezo ntabwo cyaje gushoboka. Nza kugira urugendo ntemberera muri Zimbabwe, mu gihugu nyine cy'Abanyafurika cyitwa Zimbabwe. Ngeze muri Zimbabwe nza kwakirwa n'umuryango w'abantu baho, barankunda turaganira, biza kugezaho umwe muri bo yarambajije ngo how is Rwanda.
yarambwira ati how is Rwanda, nshaka igisubizo ndakibura kuko how is Rwanda ni ikibazo kinini, ikibazo kiremereye, ntabwo ushobora kubona ibisubizo ako kanya bihagije. Nagerageje kumusobanurira uko nabyumvaga mu mutwe nuko nari nahasize, mubwira amahoteli, mubwira ibijyanye n'ubukerarugendo, mubwira amaparike, mubwira iki, ariko uko namubazaga, uko namuvugishaga amusobanurira, nawe niko yambazaga, nawe yakomezaga nyine ambwira ati no, how is Rwanda, nsobanurira neza u Rwanda rumeze gute. Icyo kibazo rero how is Rwanda cyatumye nanjye ntekereza navuga ariko ubundi ndarinda njya kure, njya gutemberera kure, urabizi abantu dukunze gutembera tukajya gushakira wenda ubukungu ahandi cyangwa ibyiza ahandi, tukajya kureba ibintu byinshi byiza by'amateka ahandi, kuki ntabanza nkaza mu Rwanda, ntabanza nkareba ku buryo n'igihe wenda nkazagira amahirwe yo kongera gusubira hanze, umuntu yambaza ati how is Rwanda, nkamuha igisubizo kimuhagije, ntiyongere kongera kumbaza ikindi kibazo. Naragarutse rero ngeze mu Rwanda, ntangira gahunda rero yo kuzenguruka u Rwanda, icyemezo noneho cyo kwagurika ntembere u Rwanda. Hanyuma noneho urambwiye ngo, wambajije ngo kuki utavuze ngo tembera u Rwanda n'amaguru, ukavuga ngo n'amaguru tembera u Rwanda. Icyo kibazo buri gihe muranyibaza, urumva bisa nkaho bivunaguye ukuntu bimeze nk'ibihindurije, biragoramye. Bimeze nk'ibigoramye, nk'ibihindurije. Ntabwo bihindurije kuri njyewe mbitekereza. Hari tembera u Rwanda isanzwe, hari visit Rwanda isanzwe. Nashatse irindi zina nakoresha ritari visit Rwanda, ritari tembera u Rwanda, nsanga ntaryo nabona. Kugenda u Rwanda mbona ntabwo byajyana. Nagiye ngerageza ahantu nko kugoragoza, mbona biranze, mbona ntabwo biri kujyamo. Noneho ndavuga nti tembera u Rwanda n'amaguru, numva ntabwo biri kuvugika neza mu mutwe wanjye nko kuvuga ngo n'amaguru. Urabyumva? Umva iyo tombe ifashe uburyo bihindutse, n'amaguru tembera u Rwanda. Ni ukuvuga ngo nutembera n'amaguru ntabwo uri bujye mu modoka, ntabwo uri bujye kuri moto, ntabwo uri bujye ku igare, ariko tembera u Rwanda n'amaguru. N'ubundi umuntu asanzwe agenda n'amaguru, ubundi ubusanzwe umuntu agenda n'amaguru mu buzima busanzwe. Niyo uri mu modoka ntabwo yasiga nayo urayajyana ukaza kuvamo ukagenda n'amaguru, ariko noneho ahangaha bimeze nk'itegeko, kuko n'uburyo byanditswe uzarebe hariho inyuma agatangaro, inyuma harabanza n'amaguru, hakajya agatangaro, hakakurikiraho tembera u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni nk'itegeko ryewe nihaye n'amaguru tembera u Rwanda, ukoresha amaguru gutembera u Rwanda, nta kindi kintu ushyizemo. Niyo mpamvu rero byitwa n'amaguru tembera u Rwanda. Ndumva nanjye noneho numvisha impamvu bisa nk'ibihindurije, kandi utubwiye n'ukuntu bimeze. Noneho muri make ndagira ngo utubwire urugendo rwawe, uko nyine igitekerezo cyo wabitubwiye uko cyaje. Ndagira ngo noneho utubwire ni gute ubigenza, ni gute watangiye umaze kugira igitekerezo noneho ukavuga ko ugiye gukora. Watangiye ute? Ese uru rugendo rwawe ni ufite iyihe sapoti? Urumva, kuko turabizi nimba utembera n'amaguru uri gukenera kurya, kandi nimba ugiye wenda Nyagatare ni urugero uvuye i Kigali, ntabwo uzahagenda iminsi 2 cyangwa 3, uzakenera kurya mu nzira, uzakenera kurya mu nzira, uzakenera kunywa, ikindi ibintu byinshi bisaba amafaranga nubwo waba udakoresha deplacement z'ibinyabiziga. None se ufite iyihe sapoti mu buzima busanzwe? Ni iki kigutunze kugira ngo byibura nawe mafaranga makeya urimo utembera n'amaguru? Nk'umuntu wari ufite umushahara, wabaye afite umushahara, sinzi, ubwo nyine uratubwira mu buzima busanzwe ubundi ni iki ukuraho amafaranga? Ufite igiti uyahingaho? Bimeze gute? Icyo kibazo kiragoye kugisubiza. Ntabwo kigoye mu bundi buryo, nyibazwa buri munsi n'ubundi nsanzwe murangisubiza kuko ahantu hose ngeze, urumva iyo ngeze ahantu ku murenge runaka nkababwira nti nje kubasura,
buri wese nicyo kintu aheraho. reka nkubwire ni uko ibintu bigira nyine amasitepu. icyo kibazo mubajije uko kuntu uvuze, umuntu wundi uzakikubaza uzi ko ari ubwa mbere ujye ukimusubiza, kuko ubu ngubu nimba ukora ibyo bintu muri miliyoni dufite mu Rwanda ntabwo ari bose babikora. urumva ni ikintu gitangaje. icyo kibazo rero uzahora ukibazwa, niteguye no kugisubiza. Impamvu nari mbikubwiye gutyo ni ukugira ngo nkwereke yuko hari ibibazo uri bumbaze nsanzwe mbazwa n'ubundi, ariko icyo kibazo cya mbere wari wambajije ngo urugendo rwawe rwatangiye gute. Uko bimeze nabyita ko bimeze nk'ibonekerwa hari simbizi, ntabwo ari ibonekerwa, ntabwo ngiye kuvuga ngo ndi umutagatifu cyangwa ariko ni ibintu biza mu mutwe gutyo, byaje gutyo mu mutwe nyuma yo kubazwa icyo kibazo muri Zimbabwe. Ambaje ati how is Rwanda, ngeze inaha natekereje ni gute ngewe nakora ku buryo nasubiza uriya muntu igisubizo nkamwereka u Rwanda. Gutangira rero urugendo rwa mbere naruhereye mu karere ka Nyanza. Hari impamvu naruhereye mu karere ka Nyanza, ni uko akarere ka Nyanza gafite amateka menshi cyane mu Rwanda, gafite amateka menshi, hanyuma gafite uburyo gasa n'agakusanyije ibimenyetso byose by'u Rwanda, gasa n'aho ariho ndiri y'amateka y'u Rwanda, gasa n'aho ariho u Rwanda ruri, amateka yarwo aherereye, niho nahereye rero. Hanyuma kugenda byo uburyo ngenda, wambajije utese ntabwo ushaka kuva hano ngo urare Nyagatare, ntabwo byumvikana, ntabwo kuko bishoboka, ntabwo ari uko nguko. Ahubwo ngewe ikintu nkora nabivuga wenda nko mu Cyongereza bavuga ngo mu Cyongereza cy'Ikinyarwanda ndatargetinga, ni ukuvuga ngo ndavuga ni uyu munsi ndava hano ngera aha ngaha, hanyuma aho ngaho ndi bugere niho ndi bushaka icumbi, namara kubona icumbi nkitunganya nyine ngashaka amafunguro nkaruhuka, namara kuruhuka mu gitondo nkavuga ngo nzava aha ngera aha ngaha. Ku bijyanye rero n'ubushobozi bujyanye nyine n'ubushobozi bw'amafaranga no kuvuga ngo ubayeho ute, hari abantu bagenda bamfasha, hari abaterankunga bafite bagenda bamfasha, hari abaterankunga bamfashije mu bijyanye n'ibikoresho, abantu bajya bambona kenshi, abantu bajya bankurikira, nawe ngira ngo wambonye mfite igikapu ku mugongo. Hari kiriya gikapu kiba kirimo ibikoresho buriya, abantu bari kukibona inyuma aho giparitse, kiriya hariya. Kiriya gikapu rero kiba kirimo ibikoresho, buriya kiriya gikapu kirimo ibikoresho. Kiriya gikapu nacyo ndaza kugera ko aho tukivuga wenda tuzafata n'undi mwanya tunagifungura, noneho turebe ibintu ukuntu ugendana ibintu byose mu buzima busanzwe bituba hafi mu rugo, ukabigendana mu gikapu. Iyo urebye video yanjye ndi hariya mu karere ka Muhanga, ndi inyuma ya stade, nari ndi inyuma ya stade, niho nari naruhukiye, kuko icyo gihe Muhanga najyanye n'abahungu banjye tujyana gutembera. Nabyo nari buze kubikubazaho, nabo mu mavideo njya mbona muri kumwe. Bari abahungu rero twageze inyuma ya stade barambwira bati turashonje, turashaka kurya, kuko ko harimo ibikoresho byose. Umuntu urebye iriya video ahita abona ko mu gikapu harimo ibikoresho byinshi, kuko twaratetse, turicara, turarya, turangije kurya, turoza ibyombo, turazinga, turongera turagenda. Igikapu rero kirimo ibikoresho byose. Hanyuma ku bijyanye nyine n'ubushobozi, hari ubwanjye ku giti cyanjye ngerageza nanjye gushaka uburyo ngafata ku mafaranga yanjye ngakora izi ngendo nyine. Hanyuma hari abaterankunga, hari abantu bajya bamfasha cyane, mbonereho n'umwanya wo kubashimira. Bamwe muri bo bagiye bantera inkunga zikomeye cyane, navuga sinzi niba ntacyo bigutwaye wenda ntacyo ngewe navugamo Nshimiyimana, navugamo Hitimana, ni abantu bagenda bamfasha cyane. Hanyuma nkavugamo na Habimana Abdul, ni abantu bagenda bantera inkunga. Rero hari n'abandi benshi wenda ntari bubashe kurondora none aha ngaha. Hanyuma ngashimira n'abanyarwanda muri rusange
n'abanyarwanda muri rusange cyane kuko hari nabo bajya bandira inkunga burya abanyarwanda niyo nyoboje umuntu akanyobora aba ari inkunga. Hanyuma ikindi ibijyanye n'ubuzima busanzwe mbaho ubuzima busanzwe n'ubundi uburyo umuntu aba ari mu rugo. Iyo ngeze ahantu mu gasantere ndahaha ngateka nk'uburyo abantu babaho mu rugo. Ku bijyanye wenda no gucumbika hari aho bisaba yuko nkoresha inzu z'abagenzi nyine, amahoteli, hari n'igihe ncumbikirwa n'umuntu ku giti cye. Wenda hari n'abampamagara akambwira ati wazadusura, nk'ubu ngubu mfite umuntu wampamagara tuzadusura i Nyamagabe. Mfite undi wampamagaye nawe yarambwira tuzadusura iwacu, ndamubwira nti ndacyari mu nzira, arambwira ati mbabarira uzaze ngewe rwose nzakwakira. Ukumva hari abantu bamaze kubisobanukirwa, bamaze kubimenya, akavuga ati uzaze ngutembereza iwacu. Nkagenda akagera akantembereza, ari nabyo bigenda byongera urugendo. Ntangira urugendo ntabwo nari nzi ko ruzamera nk'uko rumeze. Numvaga yuko ngiye nzagenda nkazenguruka nkageraho njya nkazataha nkagaruka, urugendo nkarurangiza nkaza nkicara. Ariko ndagenda nagera ahantu kubw'amahirwe nahura n'umuntu waba warambonye kuri TikTok cyangwa kuri YouTube, akambwira ati hari n'ahandi hantu heza, hari n'ahandi hantu heza. Mwe nk'urugero iki cyumweru dushoje nari ndi mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza. Mu murenge wa Mukingo narahageze, hari amazi yaturutse mu rutare. Hari amazi yaturutse mu rutare, bari gucukura amabuye yo gukora umuhanda, hazamukamo amazi, haba akantu k'akayaga gatoya keza cyane rwose, hameze neza cyane. Iyo hageze ubona ari ahantu heza. Nahageze nzi ko ari aho ngaho honyine hari ubwiza nyaburanga, hari ubwiza, hari ndi bugere nkabona ahantu heza n'iki byose. Maze kuharuhuka haza umuntu, nicaye ndi kuruhuka nyine, haza umuntu arambwira ati bite kuri aha ngaha, turaganira nyine. Turakomeza turaganira, arambaza ati bimeze bite, arambwira ati ngwino njya kukwereka ahandi. Ati igisoro cy'umwami wahageze? Ntabwo ndahagera. Ati hano iwacu, hano mu murenge wacu hari n'igisoro cy'umwami. Ati hanyuma se yitwa ku ishusho wahageze? Ishusho ati hano hari ishusho ya Bikira Mariya, ati wowe wahageze? Ati ngwino ujye kureba. Mbona umunsi umwanya mutoya, kandi njye nari nategereje urugendo rwanjye ukuntu nari narupanze, kuko nimubwira nyine ko ngenda ndukatamo ibice. Nari nateguye kuva i Nyanza ku Bigega. Bigega nahagurutse Nyanza ku Bigega, ndagenda aho ngaho nyine mu murenge wa Mukingi, winjirira aho bita mu Butansinda. Ndiyo mu Butansinda nyine ninjira ngana aho ngaho kuri kariyeri. Numvaga ko ndi bukoresha kuva i Nyanza kugera mu Ruhango, kuko nashaka kurara mu Ruhango. Hari ibirometero 18 n'ibice 7 gusa. Hanyuma kuva ku muhanda ku Butansinda kugera ku murenge wa Mukingo hari ibirometero 2. Nari nabibaza byose usanga birahamagarara amasaha 5. Vuga ni ndagera mu Ruhango nibura saa 8, hanyuma nshake ahantu ncumbika muri moteri cyangwa muri lodge ziri aho hafi, duhuke mu gitondo byuke nkomeza. Kuko ubu ntangiye akarere ka ubu nyine iki cyumweru turimo, ntangiye akarere ka Ruhango. Ariko byatumye niriza umunsi nyine aho ngaho, kubera ko uwo muntu yagiye ambwira ati ngwino nkwereke n'ahandi, nawe yisanga yageze muri n'amaguru tembera u Rwanda. Twarajyanye, gusa yarambwira ati ntumfotore njyewe ntabwo nshaka ko mfotora. Twagendanye uwo munsi wose. Twavuye aho ngaho ajya kunyereka ku gisoro cy'umwami, ku gisoro cy'umwami ajya kunyereka ku ishusho, ajya kunyereka hari ahandi hantu hari ibitare byiza cyane rwose bihagaze, urebe ukagira ngo ni umuntu waje arabitondeka. Turakomeza turajyana n'imisozi yaho no mu bishanga byaho, tujya kureba ahantu hari imirima y'amashu, ahantu hari imirima y'ibigori. Ubona nabyo ari ibintu byiza byo kurebwa, umuntu akaza hari ahantu ugera ukahabona ho honyine hakagukururira kuhicara ngo haruhukire kubera ubwiza hafite. Ndabizi nanjye ndatembera, kandi nanjye nkunda natire, no kubireba biranshimisha. Urumva hari ahantu byo ugera nimba warapanze iminsi runaka ikakubana myinshi mikeya kubera ubwiza buhari. Ndabyumva. Rero financement nyine niyo twari tukuvuga, financement ndacyari kwifinansa kugeza ubu ngubu, ntabwo ndabona umuterankunga uti wenda iyi gahunda yagiye kwifata nzajya gusponsoriza gutya. Ndagerageza iyo n'amafaranga ashize
hari ukuntu amafaranga ajya mbana makeya nkongera akagaruka ngashaka akazi gukora nkongera asubirayo. Hanyuma n'abo baterankunga nyine n'abaturage bambwira ati njye narabikunze njye narakunda bikunda bwino nugera iwacu uzacumbika iwanjye hoteli cyangwa irogi yihorere, ugasanga ibyo nabyo biramfashije kugabanya depanse nari gukoresha. none se icyo kibazo nari ngiye kukigeraho, ubundi iyo ugiye ahantu ukaba nta muntu nk'uwo wo kugusayidira uhasanze, urara mu mahoteli, urara muri loji, ufite ihema, usasa ihema, ushinga ihema ugasasa ukaryama. Hari ibyo bintu bitatu byose ndabikoresha. Hari iyo ageze ahantu ntazi, hari aho ugera ugasanga nta hoteli zihari, nta loji zihari, hari abaturage gusa batuye. Kandi kujya gucumbika mu rugo rw'umuturage ushobora kubyuka wagize ikibazo, uriya turi mu mwuka turi mu mubiri, ushobora kubyuka wapfuye ugasanga uguteje ikibazo, bashobora se kuza wenda abantu bakagabayo n'igitero kuko babonye winjirana igikapu n'icyo bakavuga bati bamuzanira amafaranga. Gucumbika ku muturage ho byo ntabwo njya mbikora. Ariko ku rwego rw'ubuyobozi, kuri sitasiyo ya polisi, kuri sitasiyo ya ribu, ku murenge, ku kagari, ngagenda nkajyayo ngasaba icumbi kuko ibikoresho byanjye ndabifite byose. Abikubwiye nyine mfite ibikoresho byuzuye ku buryo ndasasa nkaryama. Hanyuma hari n'ahantu ngera nkabona hari umutekano uhagije ko mu Rwanda hari umutekano, yaba ku manywa yaba nijoro. Iyo urebye mu mavideo yanjye kuri YouTube ubona harimo amavideo mba ngendana nijoro. Ngashinga ihema sasa nkaryama, mu gitondo nkabyuka ngasenga ibyanjye nkongera nkagenda. Ubwo ni bwo buryo rero nkoresha. Ariko iyo ngeze ahantu nko mu mujyi wenda mu Ruhango hariya mu mujyi harimo amahoteli menshi, amarogi, uragenda agafata icyumba. Cyane cyane akenshi binaterwa n'iyo numva nananiwe. Hari igihe mba nakoze urugendo rurerure cyangwa se nagiye ahantu havunanye nko mu karere ka Karongi. Mu karere ka Karongi harimo imisozi ihanamye cyane ku buryo uterera umusozi umwe ukamanuka undi, bigusaba yuko ushaka ahantu heza ho kuruhukira, utari bugusabe kurara ahantu nk'aho ngaho mu ihema cyangwa hanze. Ariko ubundi nkoresha ubwo buryo, ni ihema, ni ku nzego z'ubuyobozi bwa leta abasobanurira uwo ndiwe n'ibyo nkora. Hanyuma noneho no mu mahoteli, amarogi n'amamoteri. None se ugereranyije nka buriya kiriya gikapu cyawe iyo gipakiyemo ibintu byose by'ingenzi ukenera kiba gifite ibiro bingahe? Ikindi kibazo nakubaza, iyo utembereye akarere urumva hari uturere warangiye, westimatinze ugereranyije byaguhagaze bije yangahe? Ni uruhe rugendo kugeza ubu wakoze ukarinda urangiza ku karere guhagaze amafaranga menshi yarangahe? Unatubwira uturere watubwiye umaze gucamo. Batubwiye ko wahereye mu karere ka Nyanza, ubwo ngubwo tubwire n'utundi watembereyemo. Yego, uturere maze kugeramo ntabwo ubu aho bigeze ntabwo nakubwira ngo ntaradushoje. Impamvu njye nari nzi ko nadushoje, muri njye nari nzi ko nadushoje. Uko video zanjye zigenda zirebwa n'abantu benshi niko bagenda bambwira n'ahandi ntigeze njya. Bakambwira ati ko se nabonye wari uri Nyanza ukagera mu Rukari, ukava mu Rukari ukajya kureba uko utageze Busasamana, ariko utageze aha ngaha. Turi ntabwo wagize iwacu uzagaruke. Ni ukuvuga ngo n'akarere ka Nyanza nari nzi ko nagashoje rwose. Ariko ubu ngubu nanone nongeye gusubirayo bwa kabiri. Nanone aho mviriyeyo, aho ngereye ejo bundi n'ubu navuyeyo, abantu barampamagaye barambwira bati hari ahantu utageze, garuka uze tukwereke. Uko abantu bagenda babimenya niko nongera ntangira bundi bushyashya. Ni ukuvuga ngo ubu sinakubwira ngo ndakubwira uturere maze kujyamo, ariko ntabwo nakubwira ngo naradushoza, ntabwo ndadusoza. Ahubwo niyo ngezeyo noneho mbona nk'ubwo iyo ngeze urumva ko nari nagiye mu Kingo ngamije kureba aho ngaho kuri kariyeri, wita kuri kariyeri, ngamije kureba kuri kariyeri. Ariko mugeze kuri kariyeri mbwirwa no ku Gisoro cy'Umwami, mbwirwa no ku Ishusho, mbwirwa naho ngaho muri ibyo bitare, mbwirwa n'ahandi. Biransaba yuko nanjye bita bintera amatsiko, nk'ubu mfite amatsiko ndashaka gusubira nanone ndashaka nanone gusubira kandi mu karere ka Nyanza. Hari ahandi hantu henshi cyane nagiye mbwirwa nanone mu karere ka Nyanza.
wumva rero yuko biragoye n'akarere kamwe kuvuga ngo ndagashoje aka karere ndakarangije. Biragoye. Hanyuma ku bijyanye na bije, ubwa mbere ngenda nakoresheje byose hamwe icyo gihe namazeyo ibyumweru bitatu. Nibyo nakubwiraga nyine ko ari umuvandimwe nshima cyane witwa Habimana, kuko yandinze kwishyura amahoteli. Rwose yaramfashije cyane kuko yarambwiye ati ngwino njyewe mfite inzu iwanjye mu rugo mu gikari, ushyiremo ibintu byawe ujye ufunga ugende ujye gukora ibyawe ugaruke nta kibazo. Ari inzu namazeyo ibyumweru bitatu byose hamwe byambaye. Icyo gihe nari nashyize amafaranga ku ruhande yo gukoresha nyine ibihumbi 100, ariko nahavuye nsanga ibihumbi 30 muri ibyo byumweru bitatu byamazeyo. Mwibutse yuko ntabwo njya ntega. Mwibutse ko nanjye byarantunguye, yambwiye yuko ntago ajya agenda mu modoka se cyangwa ngo agende kuri za moto. No mu buzima busanzwe ibyo bintu niko abayeho, ngira ngo niko ubayeho. Hari nta miti ubayeho n'ugitega ntega iyo birantungura gutega birantungura kuko hari kazibaho zihutirwa zituma ko umuntu atega. Zisaba umuntu gutega. Ushobora kumara kugera ahantu umaze kwiyesitara neza, ntangiye kugenda wenda umuntu akahamagara ati hari ikibazo kibaye gitunguranye, bikaba ngombwa ko gutega byo. Ariko ubundi ubusanzwe iyo ndi mu bihe byiza nta cyihutirwa ntabwo njya ntega. Nanakubajije nti kiriya gikapu cyawe cyuzuye neza kiba kigizwe n'ibiro bingahe ugereranyije niba utarigeze upima? Ntabwo ndatereka ku munzani ngo ngipime, ariko kiba kiremereye kuko ugereranyije wenda mbaze ibintu biba birimo, reka ndebe ibiro 6, ibiro 8, kirakabakaba mu biro nka 30 uhorana buri munsi ku mugongo. Hanyuma ducire ku mayange, wenda nababwiye ko tuzarebamo. Ducire ku mayange tubwire ngo ni iki kiba kirimo hariya imbere hariya mu gikapu ku mayange. Mubwire muri makeya. Mu gikapu harimo icupa rya gaze ry'ibiro bingahe? Ry'ibiro 6. Ririya tuzi dukoresha. Oya, ntabwo ririya muzi mukoresha. Rino risanzwe ry'abakerarugendo. Ni irindi ritoya. Tereka hejuru. Ni ritoya. Tuzabireba. Tuzabireba. Haba harimo n'amasafuriya yo gutekeramo. Harimo amasafuriya 3. Hanyuma harimo uburiri bwanjye, harimo amashuka, harimo ihema ryo kuraramo, harimo n'imyenda, harimo n'inkweto. Uragenda ukanahindura nko mu buzima busanzwe. Ni ukubaho. Ni iki mu buhe buryo wifashisha mu koga se iyo utagiye muri hoteli cyangwa mu marote? Iyo urebye kuri YouTube no kuri TikTok urabibona, hari aho abaturage basanzwe bavomera ku mariba yabo. Haba hari amakano, ibyo bita kano, amazi abameneka, amazi y'ubuntu. Haba harimo indobo mu gikapu, ngenda nkavoma amazi ngafura nkanika. Aho abaturage nyine mbaho mu buzima busanzwe, mbaho mu buzima abaturage ngezemo babamo. Vuga ngo ngeze aho bafite iyo kano, njyayo ngafura nkanika uko abaturage banika, ngahaha aho abaturage bahahira. Gusa ibyo wenda nakora nuko wenda ngenda nateka ku nkwi cyangwa ku mbabura nkekera kuri iyo gaze yanjye, ariko nkabaho muri ubwo buzima. Hanyuma kuri ibyo ngibyo nyine hari n'aho ngera ngasanga amazi barayagurisha. Hari twa tuzu twa Ewasa tugurisha amazi, bagura amazi bisanzwe nk'abandi baturage. Hari n'aho ngera umuntu akampa amazi bisanzwe, akavuga ati ngwino uvome nta kibazo. Nk'ubu ubushize nari ndi muri Karongi ahantu bavomesha, aranandeba avuga ati bite n'igikapu. Nyine nawe agira amatsiko, turaganira musobanurira ibyo ari byo, mwereka n'utuvidewo tumwe nafashe n'aho ngaho mu bice by'iwabo n'iki. Arishima cyane, arambwira ati none urashaka iki ko mbona? Arambwira ati naje gushaka amazi. Amateye imisozi myinshi, narushye ndashaka gukaraba. Arambwira ati fata amazi. Arambwira nimwishyura ngaha. Arambwira ati twishyura 10, ariko wowe
gufata y'ubuntu. Urumva nawe ni inkunga abashize ni inkunga y'abashize muri gahunda ugenda uhura nabo ya n'amaguru utembera u Rwanda. Ndikumva igikapu cyawe waragihinduye inzu. None se ubusanzwe watubwiye ngo uvuka muri Nyarugenge. None se ubusanzwe wirirwa ujya mu byo gukodesha inzu, niba se unafite inzu yawe uyibamo ryari? Mfite inzu nkodesha ariko nyibamo gake gashoboka. Uburyo na nyine inzu nicyo kibazo afite. Abamaze atari ku buryo bazakwiba ko inzu nkodesha kuko hari igihe gera nanjye nkumva nananiwe mu mubiri. Umva rwose imbaraga birumvikana ibiro bigera muri 30 harimo n'urugendo rukeya nkora nk'iyo ngiye ahantu hafi wenda nibura ibirometero 10 ku munsi. Ubigenda amasaha ni ukuvuga ngo kugenda no kugaruka wenda hari igihe dufate nk'urugero wenda nguye nk'urugero nk'aha muri Kicukiro ndamutse ncumbitse hano turi wenda ngashaka kujya nk'Iremera cyangwa i Nyamirambo uvuga ngo ndagenda nkaza no kugaruka ahangaha ntabwo ngenda ngo ngume ndagenda nkaza kugaruka ahangaha biragenda nkagira ahantu hamwe nzajya ntaha nyine nkagenda nkagaruka uvuga ngo rero bigenda biterwa n'ahantu ngiye ahari biterwa n'ahantu ngiye nanone iyo ari kure ndimuka nk'ubu ejo bundi ndi mu karere ka Ruhango ndi ahantu hitwa Igitwe. Iyo urebye kuri TikTok no kuri YouTube urahabona Igitwe nta ahantu bita mu murenge wa Murambi mu kagari ka Sheru mu mudugudu wa Nyabihanga niho nagenda acumbika noneho uracya mu gitondo mva aho i Nyabihanga uwo mudugudu ariko mu murenge umwe wa Murambi mva Nyabihanga njya aho bita Nyabukono hari nk'ibirometero 3. Nyabukono niho Nyabarongo itangirira ku ntangiriro ya Nyabarongo niho umugezi witwa Mbirume uhurira n'uwitwa Mwogo bikabyara Nyabarongo. Hari nk'ibirometero 3 turutabona ari indi cyane ni hagati ya 3 na 5. Aho ngaho ndagenda ngera aho ndongera ndataha uracya mu gitondo njya kureba hariyo inoze hariyo urusengero rw'abapresepterienne mu Rwanda rwubatswe mu Rwanda rwa kabiri n'urusengero rwa kabiri urumva ko rufite amateka n'urusengero rwa kabiri naho nagiye kuhareba. Iyo rero ngenda nkoresha inzira za Kinyarwanda izo nzira rero nizo zongera n'urugendo kuko hari igihe nyoba hari n'igihe umuntu anyobora akanyobora nabi wimaze kumvaho kabiri umuntu akanyobora akanyereka inzira akayicamo nkagaruka hahandi yanyoboreye nyine twongera twahurira cyangwa se ahubwo nagize n'amatsiko yo kukubaza muri uru rugendo ntubu ujya ahantu uzi yes urayoboza n'ibyo ariko ushobora kugera muri situwasiyo utafite umuntu wo kukuyobora ukoresha ubuhe buryo bwo kukuyobora ukoresha uburyo hari ibyo abasirikare n'abasikuti bakoresha kuko nabo babaho muri ubwo buzima ukoresha ubuhe buryo bugufasha nimba utekereje kuva ukajya urumva uri muri ibyo byaro uri mu nzira z'abanyamaguru ni iki wifashisha kugira ngo uyoboke aho ugiye utaza kujyaho n'urugendo ugahaba mbese niko mu Kinyarwanda bavuga. Igisubizo kirasa n'ibishekije iyo nyobye nabwo mba nkoze n'amaguru utembera mbese nta cyerekezo ugira ntabwo mvuga ngo ndavuga ni wenda ngiye kureba Nyabukono aho nyine Nyabarongo utangirira nkagenda intego ni ukugera Nyabukono ariko hari igihe nshobora kuyoba ntabwo nzi aho ndi bunyure hari igihe nshobora kuyoba nkisanga kuko Nyabukono iri hagati y'akarere ka Nyamagabe n'akarere ka Ruhango n'akarere ka Karongi. Hari igihe nshobora kuyoba natutse mu karere ka Karongi nkisanga mu karere ka Ruhango aho naho nkahasura noneho nkayoboza nanone inzira izamvana mu karere ka Ruhango injyana Nyabukono ubwo nkararaho cyangwa se nkarara ngenda cyangwa se ngacumbika aho ngaho ugaca mu gitondo noneho njya gushaka ahandi nagomba kuzajyayo. Niba ngo kuyoba nabyo biri muri n'amaguru utembera u Rwanda. Ikindi ni uko muri uru rugendo maze kwigiramo ibintu byinshi maze kwigiramo uburyo umuntu abana n'abanyamujyi n'uburyo umuntu abana n'abantu cyane abantu baba mu cyaro mu cyaro rero kubana nabo ni ukubasuhuza iyo ubasuhuje ubereka umutima mwiza uraza ugacisha make ntabwo bisa nabo kuko ibya byose wambaye umupira w'umweru wabona umuntu wambaye umupira w'umweru gutya nk'uyu nguyu biragoye ko bari mu mirimo yabo y'ubuhinzi n'iki byose biragoye keretse ku munsi
wenda w'isoko cyangwa ku munsi w'isengesho runaka abagiye gusenga ibyo birashoboka. Noneho iyo rero bagezemo usa ukwawe kwa wenyine, icyo ukora rero ni iki? Icya mbere ni ukwiyoroshya, ucisha make ukiyoroshya ukabasuhuza, icyo nicyo cya mbere. Ukabasuhuza uca ku bantu ntubasuhuze, ukayoba ukagaruka ukabasanga hahandi ukaza kubayoboza, bikaba ngombwa ko ubayoboza aho ufite ikibazo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nshobora gutangira mu gitondo usuhuza abantu ngenda mvuga kugera nimugoroba, kuko mba mbizi ngo ninyoba ndagaruka, kandi ningaruka uyu niwe uri bumfashe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese duhuye, abo mwana, abo mukuru, abo musaza, abo mukecuru, mwaramutseho muraho neza, mwaramutseho muraho neza. Iyo uyobye rero noneho ukagera kuri ba bantu wasuhuje, gusaba uwo wibe, hari nubwo umusuhuza akakwikiriza yarangiza akakubaza ko ntakumenetse, ukaganira noneho ukamuyoboza, ugaprofita cya kiganiro ukamubaza n'amakuru, ukuntu uba waje rero arakuyobora. Nicyo ngicyo rero nicyo nkoresha cyane, nicyo kimfasha kubasha kumenya aho ngiye no kuhagera ntatanye cyane, nahabye cyane. Ariko kuyoba byo ndayoba rwose. Ejo bundi ni mu Kingo bajije inzira ya bugufi, bantangira inzira ndazenguruka ngaruka hahandi nyine narindi. Narabivuze no kunoza, navuze ni ibintu bibayeho bwa kabiri, kuko noneho byo ntabwo byambabaje, byanashekeye. Narasize cyane. Nazamutse imisozi ibiri, ngarutse ngaruka muri wa muhanda nasabaga nyine kuvamo kwa ngo nihute, ngaruka hahandi nongera gutangira umuhanda ndawukomeza. Ni challenge ugomba guhura nayo byanze bikunze, ahubwo iyo uryamye urahabyuka umaze kumenyera. Ese muri biriya bintu nakubwiye bibiri mu busanzwe, urumva buno buzima bwo kugenda mu buzima abantu benshi baba batamenyereye. Rero hariho ikintu bisaba kiba kimeze nk'ikosi, niyo mpamvu abasikawuti bagira ibintu guhugurwa akakaye, niyo mpamvu abasirikare bayagira kugira ngo babashe gusavayivinga muri buriya buzima bw'ishyamba, itagira ubwoba, ibintu byinshi gusavayivinga muri situwasiyo zitandukanye. Ibyo wigeze ubaho umusirikare, wigeze ubaho umusikuti, ese ubundi mu buzima busanzwe tubwiye yuko nyine hari igihe ukenera kubona icyo ukora kugira ngo ubashe kubona amafaranga agufasha muri ibyo bintu. Ubusanzwe wenda no kugira ngo abantu batwumva byaba byiza, nayo yaba ari inkunga, kuko ukora ibintu byiza kandi bisaba amafaranga, kandi urumva ntabwo biguhema. Wenda n'umuntu yavuga ati icyo gihe yaruhutse azajye byibura mu buzima busanzwe ni ibiki ushobora gukora mu yihe kariyeri yawe nyuma y'ibi ngibi. Unambwire nimba bino bintu ubikora se kubw'inyungu rusange, ubikora se kubw'inyungu zawe bwite, ubikora se ukuramo iki? Iyo passion ntabwo ari benshi bayigira, kuko nk'ubu umuntu yakwibaza, abandi batekereza iterambere, nzubaka inzu, nzagura imodoka. Nimba uri gutembera u Rwanda n'amaguru urutembera, ubu mafaranga viziyo yawe ni iyihe muri make? Ibibazo byawe ni byinshi ahangaha, ndagerageza kubisubiza, unyibutsa aho mbyibagirwa. Icya mbere wambwira uti abasirikare, abasukuta, abantu bakoze gukora ibintu nk'ibyo ngibyo bahora mu mahugurwa, ese warabikoze? Niyo training yagufasha ikagutereka muri bino bintu? N'uyu mupira nambaye urabivuga, iyi ni Wadori y'u Rwanda. Wadori? Wadori y'u Rwanda. Ibi bintu byo bya kungufu na karate ni iki? Karate, ndi umukarateka. Ndi umukarateka, niyo siporo yanjye. Niyo siporo yanjye ya karate, ariko karate nayigiyemo nyuma y'aho nsaziye muri box. Nakinaga box. Nayo amaze gusaza nyine abana bagenda bazamuka, ugashita bari gukubita umuntu w'umusaza, uhitamo kubasigira ukavugutse rero mwabana. Hari n'igihe bigera kubera imyaka ntusubire mu kibuga, ukabura nawe umukina nabo, kuko n'abana bazamutse arakureba akavuga ati none se ndumubona ari kugukubita aravuga ngo iki, akanga ko mukina n'iki. Noneho nza kubona mbona karate ni umukino urimo ingeri zose, abasaza, abasore, kandi bose barakina n'iki, na karate nayo nyijyamo. Ariko mbere yo kujya muri box nabanje gukinaho kungufu. Kungufu nari nayitangiye kera cyane hose nkiri muto, nkiri muri primaire.
nyuma rero njya muri box ubona nagiyemo ari uburyo bwo gushaka n'amafaranga, kuko nabonaga icyo gihe box yari itangiye gukomera mu Rwanda, itangiye kugira imbaraga, abantu bajya hanze babona amafaranga, ubona umuntu agenda inshuro ebyiri eshatu akabona agarutse afite ukuntu abayeho. Aho njyamo ndagerageza biza kurangira nyine imyaka isezereye, nongera asubira nyine muri kung fu, ariko njya muri karate noneho. Nkina karate, icyo kiramfasha kubera imyitozo ya karate nayo burya ijya kumera nk'iya gisirikare cyangwa se ijya kumera nk'iya gisuguru. Ni imyitozo ifite imbaraga, iyo ikakaza umuntu uba uresista ku bintu byose. Hanyuma ikindi kuri icyo kijyanye no kugenda, mu buzima bwanjye nagiye mpura n'ibibazo byinshi. Muri ibyo bibazo byinshi, rimwe na rimwe ibyinshi byagiye bikemurwa no kugenda, ku buryo ibisubizo by'ibibazo byanjye byinshi kenshi ibisubizo byabyo biva mu kugenda. Iyo ngiye ikibazo kirakemuka. Ubwo ntabwo ibyo turi bubitindeho, gusa ni ikiyongera kuri iyo karate, ikiyongeraho yuko muri njyewe kugenda ni kimwe mu bisubizo by'ibibazo ngenda mpura nabyo, bikabyara ibisubizo. Icyo rero ni iyo myitozo ijya kumera nk'igisirikare, ijya kumera nk'igisikuti, ituma umuntu agenda akomera. Gusa nagendaga nta kiriya gikapu mfite, ubu hagiyeho kiriya gikapu, byo binsaba imbaraga nyinshi cyane, ku buryo ubushize naragiye mu kwezi ngarutse i Kigali, ko hari impamvu yatumye ngaruka i Kigali, abantu barambwira bati warashize neza. Cyakora nanjye bamaze kubimbwira, hari imyenda ngira nambara nari nayisize icyo gihe, hari imyenda ngira nambara nkabyumva ko nananutse, n'uyu mupira urimo iyo mwambaye nyumva ko nananutse cyangwa byibushye. Hanyuma icyo ni ikibazo kimwe kijyanye no kubasha kwihanganira urugendo kugenda. Ikindi muri njyewe nta na rimwe nicara bijya bintangaza ngo mbone umuntu yicaye amasaha 3 4 ameze gutya yitonze. Abantu barangwa no kugenda nubwo batajya kure, ariko baragenda burya. Umuntu ava hano akajya kuri televiziyo, akagaruka akicara ku ntebe, akajya kuri firigo, akajya mu cyumba, agahaguruka akajya hirya no hino. Usanga abantu bagenda, umwanya abantu bicara ni mukeya. Gusa nuko batarambura wenda ngo bakore urugendo rurerure, ariko ntabwo uzasanga abantu bicaye, uzasanga baba bagenda. N'abakora mu biro baba bicaye, usanga haguruka akagenda, akagaruka, akagaruka. Ibyo rero iyo ubitekerejeho usanga n'ubundi ntaho bitaniye no kugenda urugendo rurerure. Icyo ndumva cyari kimwe mu kibazo warumbajije. Hanyuma ikibazo cya kabiri wambajije ngo ese ibi bintu nkura mwiki, kugira ngo ni uko ari wakimajije niye mwigiramo kugira ngo ubashe kugumiriza imbaraga, kandi ukenera n'amafaranga yo kubaho ngo utere imbere. Reka tuve mu byo kurya, bino buzima bwa buri munsi. Ushobora gutekereza ndakodesha inzu, ariko nkeneye kugira nagize amahirwe yo kwiga iyobokamana. Nagize amahirwe yo kwiga iyobokamana, nsa n'umuntu uricengeye cyane ku mpande zose. Mvuge impande zose, ndavuga ibitabo byigisha iyobokamana, Bibiliya na Korani. Narabisomye cyane ku buryo nanditsemo n'igitabo. Maze kwandika ibitabo 5. Nanditsemo n'igitabo. Maze kwandika ibitabo 5. Ubu ndashaka gutangira kwandika icya 6. Biri published, isa abantu bashobora kujya ahantu bagasanga, cyangwa uracyabifite muri projet? Turaza kubiganiraho. Hari ibiri hanze, hari n'ikiri muri bitari muri projet byarangiye, ariko biri muri bigikeneye kugira ngo bijye ku isoko. Ndashaka gutangira icya 6, aricyo cy'ikingiki n'amaguru tembera. Iyi n'amaguru tembera u Rwanda afite mu mutwe wanjye umushinga wo kuyihinduramo n'igitabo, andika noneho u Rwanda, ariko nkarwandika nararubonye nanjye maso, nararubyibuze, ntararubwiwe. Kuko hari ibitabo usoma igitabo ugasanga umuntu ariho arasobanura mu Rwanda ahantu atageze, ugasanga ngo ni Umubirigi uri gusobanura u Rwanda, ugasanga ni Umufaransa wanditse igitabo mu Rwanda. Uyu arasobanura u Rwanda ati,
hari ibintu njya mbona nkabona birasekeje ugasanga bahamagaye umuntu kuri za France 24 n'izindi RCI televiziyo zo mu Bufaransa cyane nibo bakunze kubigira ibyo bintu ngo ni umuspecialiste ku Rwanda bamubaza uti wari wasura u Rwanda akakubwira ati wabaye umuspecialiste ute ku Rwanda ni inararibonye ku Rwanda utaranarukandagiramo ugasanga ni ikibazo ndashaka rero ko njyewe ndashaka kwandika ku Rwanda nyine ariko nandika ibyo nabonye aho nagenze aho nageze ibyo nigereyeho mba umuhamya wo guhamya ibyo nabonye icyo ni ikindi gitabo hanyuma aho niho nyine hari za nyungu zanjye za mbere hari uko no gutembera cyangwa gutembera iyo umuntu wese urumvishe yumva ko umuntu wese uri gutembera yumvamo ibyiza yumvamo kuryoherwa ubundi gutembera ni mu bigize kuryoherwa by'umuntu enjoying uzasanga abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga muri ntuzaye muri biography handitsemo ibyo akunda gutembera 80 cyangwa 90% abo bantu bose bakunda kugenda bakabona ahantu hashya bakareba ibyiza icyo ni kimwe iyo ni inyungu yanjye ku giti cyanjye numva rwose nziza cyane ishimisha iyo ndi kugenda numva nishimye kuko hari iyo umugoroba umaze kuba wondokibera inka iyo ureba abaturage bava mu mirimo yabo abava mu mirima abava hehe nawe uri mu muhanda ugenda izuba rigenda rirenga nta bintu byiza nk'ibyo ngibyo hari igihe mbireba nkumva emosi irazamutse iyo ni inyungu rero zimwe mu nyungu hanyuma inyungu rusange ni uko abanyarwanda bamenya u Rwanda bakamenya u Rwanda rwabo bakanarutinyuka kuko hari umuntu wibaza akavuga ati se bagenda nta kibazo jewe mvuka i Nyarugenge mvuka Kicukiro n'ingi Karongi biragenda bite umuntu ugasanga icyo nicyo kimuzitira kuba yava iwabo mu karere k'iwabo ngo ajye mu kandi karere kuko yumva biragenda bite ningerayo sindi bupfe ningerayo abantu ntibari bunge ntiboya uyo ngo uya ni umunyanyarugenge ngiye mvuka mu Nyarugenge ariko nagenda nkajya Karongi ngasiye ibyumweru 3 ubu ngubu nuko naje naha nyine hari gahunda yanzanye hari amahugurwa dufite muri karate no kuzamurwa mu ntera mu bizamini bikoreshwa n'abantu babiherewe uburenganzira nyine ku rwego mpuzamahanga abatoza bazaturuka mu Bufaransa no mu Bwongereza bazaza gukoresha ayo mahugurwa n'ibyo bizame nicyo cyanzanye kwitegura kugira ngo nanjye mbere ko nazamuka mu rwego uracyabona umwanya wo gukora training mbaho ubuzima busanzwe ntabwo gutembera u Rwanda nimbuza kubaho ubuzima bwanjye busanzwe abantu bumve ko gutembera u Rwanda ubikora buri munsi nk'akazi cyangwa ni rimwe na rimwe wabonye uwo mwanya ndabivuga gutya ngo ndariterene iyo amafaranga agabanutse nsubira mu kazi iyo amafaranga yongeye kuzamuka nsubira muri tembera u Rwanda kuko mbara yuko itembera u Rwanda nabyo ni akazi ndabyita nk'akazi ariko ndi gutangira ni nka kwa kuntu umuntu ashobora gutangira gufungura butike ni igitekerezo urimo uradevelopa ntekereza yuko hari igihe wenda kizagira hakazamo n'ibindi bintu byinshi ariko njyewe mba numva nka RDB nk'umuntu nkawe yagufasha pe kuko ukora ibintu n'ubundi bisa nkaho urayifasha mu kazi urumva nimba abantu bakeneye kumenya u Rwanda kuko nk'iyo politiki kandi turayifite nimba hariho Visit Rwanda niko hari iyo kipe nako hari iyo muza iyo proje hari iyo politiki noneho nimba bafata amafaranga bakinvestisa wenda muri Arsenal muri za Paris Saint-Germain yes bariya bari ku rwego rwo hejuru bashobora kubyihutisha ariko kamemu umuntu nkawe wafashe initiative ubivanye ku mutima kubera urukundo iyi video hagize umuntu uyibona kabisa bakaba bagira gutya bakavuga ati ngo uyu muntu ni sawa cyane byaba byiza byakubera akazi kandi nawe ugakora ibyo watekereje neza kandi noneho na karite iriyongera ndabyifuza cyane kuba nabona umuterankunga cyangwa abaterankunga benshi ikindi nifuza si inkunga y'ubushobozi gusa y'amafaranga nifuza n'inkunga y'ibitekerezo
kuko uko ngenda nkora ibintu hari n'uburyo ushobora kubona n'amashusho wenda ugasanga amashusho yawe ntagaragaza neza ahantu neza bitewe n'uko buze kuza kukubaza ku bijyanye n'ibyo wenda reka kugira ngo tutibagirwe ikindi kibazo twari nakubajije ubwo nyine nicyo twaganagaho ubwo twari tugiye kujya wenda mu bijyanye n'ubundi bushobozi ariko nari nakubajije viziyo ubwo ni iyihe uzubaka inzu ryari uzagura imodoka gute uzakenera se wenda gukora ikindi kintu gisaba amafaranga menshi atari ukurya no kunywa no kwambara nigeze kukubwira ibintu bibiri bikomeye cyane kuri njyewe nakubwiye ko mfite abana hanyuma nkubwira yuko nabashije gusoma nabashije kwinjira iyobokamana rero riza risa n'irigabanya icyo nakwita nk'uburemere cyangwa umusaraba umuntu aba yikoreye wo gushaka isi cyane ndashaka inzu ndashaka imodoka kugera no ku ndege umuntu agezeho akavuga ati hari n'uburyo nazabona indege iyo abonye imodoka atangira gutekereza indege iyo abonye igare atekereza moto gutyo ni ukuvuga ngo ibyiza by'isi ntibishira ariko kuri njyewe ibyiza by'isi nanjye ndabikeneye nanjye ndi umuntu wambaye umubiri ndabikeneye nkeneye kubona imodoka nkeneye kubona etaje byose ndabikeneye ariko iyo ngarutse nanone muri bwa buryo bw'iyobokamana usanga yaba bibiliya yaba na korani batubwira yuko imana ari igeni kandi imana icisha mu nzira nyinshi abanyarwanda baravuze ngo biraguha n'imigura noneho niyo iguhanishiramo amazi aho hari iyo myemerere inyemerera yuko inyemeza yuko imana ifite uko yagennye uburyo ngomba kubaho n'abana banjye icyo cyo ntabwo nijyaho impaka kuko hari ibimenyetso byinshi mfite binyereka yuko ntabwo ngiye nshobora gufata icyemezo cyo gukora icyo nshaka imana itagishaka birahari byinshi cyane urahatana nkavugana umwana wanjye agire gutya yige muri iri shuri bikarangira byanze neza kandi ntabwo ntagize ibyo birahari cyane rero viziyo nanjye ndayifite ndatekereza kubaka ngatekereza n'izo modoka n'ibiki byose ndabitekerezaho ariko nanone nkongera ngatekereza kurwana nkongera ngatekereza kuri ya gahunda cyane ikintu kinkoroga mu mutwe reka bari ko mbyita ni iki kibazo nabajijwe nanirwa kugisubiza how is Rwanda buriya mu buzima bwanjye nanga gutsinda ariko iki kibazo cyaransinze ku buryo ubu uyu mugabo mbese nk'umurimo ideni buri gihe uko nkoze video ndayimwoherereza nkamubwira ni how is Rwanda that is Rwanda amwereka nkamubwira this is Rwanda umurimo ibisubizo n'igihumbi umurimo ibisubizo ntazi igihe bizarangira buri uko ngiye ahantu ndahamwereka buri uko ngiye ahantu ndahamwereka hanyuma nkagerageza kuhamusobanurira nkamubwira nti aha ni kuri uru rwego ahangaha ushobora kuhashora ahangaha hari ubukungu bumeze gutya aho ushobora kuhakora ibintu ndacyasubiza ikibazo kivuga ngo how is Rwanda kuko nanga gutsinda hanyuma wambwiye ku bijyanye nyine n'inyungu rusange wari wambwiye inyungu rusange ahubwo iyo vision ibyo bintu wavuze umuntu akenera buri munsi mu buzima busanzwe wumva uzabigeraho nimba ni ukuvuga ngo igisubizo cyawe kiri mu kuvuga ngo bizaza icya mbere iby'ingenzi ndabifite buriya afite ibintu bikomeye cyane n'abantu benshi batazi mfite abana n'umuntu afite abana burya abakomeye kandi noneho mfite ibitsina byombi ni ukuvuga ngo icyo ni icya mbere cy'ingenzi mfite ubukungu bukomeye cyane ntabwo mbategereje nk'ubukungu ngo bazangiza hoya nibwo bukungu ngiye mfite nibwo bukungu bwanjye ngewe ni nk'uburyo wabara amafaranga nanjye mbara abana wowe uburyo wabara amafaranga undi wese akaba dufite miliyoni mu nzu nanjye iyo mbara ndavuga ngo mfite umwana ni ikintu gikomeye cyane kuko niyo wumvise mu mateka y'abanyarwanda hari ba rukara babishinzwe bariya hari inanga njya numva bamujyana ku mubamba yaravuze ati umuntu yapfuye ari umwe nanjye yapfuye n'undi ntimuzankorere ku bana hari aho bamubaza bakamubwira bati yamba urukara ari nacyo yapfuye n'umuzungu ati yamba urukara muri iyo nanga undi akamubwira ati yamba ni ukwamburwa abana ati nawe urakiyamburire mfite kanaka arabavuga nanjye rero ubwo bukungu bwa mbere ndabufite harimo ubundi bukungu ni ubushaka nabikubwiye nyine yuko iyo ndi muri iyi gahunda ndanakora ndi umukanishi
umushoferi nkora imirimo myinshi mu bijyanye na tekinike narayize cyane ndayicengera nayo, gusudira, gukora ibintu by'amazi, kubaka, kubaza, ibyo bintu byose ndabizi. Bifitiye n'ibyangombwa, ntabwo ari ukubikora gusa kuko nabibonye babikora, bifite n'ibyangombwa, nafashe umwanya ndabyiga. Iyo rero ari nabyo wenda na profita muri iyi video ngasaba umuntu wakwifuza gutera inkunga n'amaguru gutembera u Rwanda, uwo ari we wese mu buryo bworoshye. Niba mvuze ngo ngiye wenda mu karere ka Nyabihu, ngiye mu karere ka Nyamagabe, akankundira akambwira ati mfite ikiraka, nuhagera uzaze ugikore. waba ugikoze agenda nkahava agikoze cyane rwose. muri izo mu bijyanye n'imirimo y'amaboko ndagenda ikiraka nkagikora kandi nkahava gitunganye, kandi na gahunda yanjye nkayikora. Ni ukuvuga ngo umuntu wakureba hano akakubona gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga akamenya ngo ndi i Karongi, akaba afite gusana, wenda muri Karongi, kubwira ati akambwira ati uri i Karongi, yaba igifundi yaba ikiyebo, ntabwo ntoranya akazi. Ibikoresho se ubu bifite? Ibikoresho ntabwo bigenda, ariko ibikoresho ni ibintu bikuru. Ushobora kuvuga ngo ashobora kunyihanganira akama avance. Tufate nk'urugero, niba ari igifundi ashaka kuma akama avance, nkagura umwiko, nkagura imivo, nkazaho igipande cy'abafundi barabizi baragikorera aho ngaho, akora akazi, hanyuma akazi karangira kandi mbasigaye ngakomeza urugendo rwanjye. Burya ndumva akazi kawe biroroshye no kukabona. Ugeze ahantu ukavuga ati bigende gute, ntiwabura aho bubaka ukavuga ati bimeze gute. Cyane rwose. Ejo bundi nari ndi i Nyanza, maze kuko ubu nari maze icyumweru mu karere ka Nyanza. Navuye mu karere ka Nyanza nyine nerekeza mu karere ka Ruhango, ariko ngeze mu karere ka Ruhango namenya andi makuru nyine handi hantu heza i Nyanza, nzasubira none ni Nyanza njye kuhareba, nongere ngaruke mu karere ka Ruhango. Nuko nguko sigaye ngenda naritena kuko nasanze kuvuga ngo ngiye kwicara mu karere nkazenguruke nkarangize, naba nibeshye. Ntabwo nakereka abanyarwanda neza, nanjye sinakamenya neza, ntabwo naba ndi gusubiza how is Rwanda. Ahubwo uko hazajya habona ikibyiza, uko umuntu azajya anyohereza akameza akambwira ati gira umwereke n'ahandi nzajya nsubirayo, ndahari tayari. Nigira amahirwe nkaba narwaye, Imana ikinisha ubuzima. Nibyo navugaga rero bijyanye n'akazi. Nari ndi mu karere ka Nyanza, umuntu abana bakina umupira wamena ikirahuri cy'umuryango. Noneho nyirinzu aravuga ati ndabigenza nte koko, ati kuzajya kubona umuntu nkingira iki kirahuri. Urabona hariya mu byaro usanga hari quartier iri kure y'ahantu hari umujyi, uwo mujyi ugasanga niho abafundi n'abakozi bose bari, kuko niho haboneka akazi. Umuntu rero uri kuri buri kirahuri kuza kugishyiramo ugasanga biragoye. Ndamubwira ariko ngifunga n'ibirahuri, turabeshya kuko ni umunyakigali, umuntu w'umukerarugendo, mose wabikora. Ndamubwira nti zana amafaranga ngiye mbikore. Ndapima, maze gupima ku bw'amahirwe nari mfite metero mu gikapu, metero ntari nayigendanye. Ndapima, maze gupima ndagenda i Nyanza mu mujyi ngura ikirahuri, mpura n'undi muntu nawe unzi kuri iyo gahunda, kuko ahantu henshi mba ndi nkunze kubasobanurira nkanabereka icyo nkora, kugira ngo umuntu atagira ngo hari ibindi bintu wenda bigamije. Abona n'ikirahuri mu ntoki, amaze ati bite kuri iki kirahuri, ndavuga ngiye gufunga ikirahuri. Watangiye akazi se wimukiye nta namwe wahoya, ngiye gukorera ayo mafaranga nyine nyongere nkomeze urugendo. Uri umuhatari mukorera ibikorwa uko bimeze. Nuko rero mbaho ikiraka iyo kibonetse ndagikora, ngakomeza, kitaba kitabonetse ngakora ibindi. Urabona n'akazi ntibikabuza kugakora. Ndabona n'intuza n'ikiganiro mu kanya tuza kugisoza, nagira ngo nkubaze ibibazo bikeya, ndagenda nkubaza bibiri kugira ngo tubisubize twihuse, n'icyo kintu cyo kuba twagenda tubyibagirwa cyo kuza. Nagira ngo nkubaze ikibazo cy'amatsiko, wenda umuntu wese ushobora kuba mbarije abantu benshi. Nakubaza nti urumva ibintu ukora, ibintu uhoramo ni ibintu by'ingufu, urumva rero nakubaza nti ni ayahe mafunguro, ni ubuhe buryo wumva uryamo, kugira ngo urumva umutima ushobora kubishaka na mayindi ugahuza n'akazi urimo gukora, ariko mu bijyanye n'ingufu na energy ukeneye
wenda hari n'undi muntu wakumva akavuga ati amaze imyaka ibiri akora ibi bintu, abayeho gute, arya iki, ni ibiki ibintu akunda kurya bimutera izo mbaraga. Ikindi nendaga kukubaza, nagira ngo umubaze ibijyanye n'uburyo uryamamo, mu bintu ugira ugendana, ntabwo nigeze numva umbwiramo wenda matera urugangika gute, amashuka ufite ni gute? Ku bijyanye n'ibiribwa, hari ibiribwa bitera imbaraga. Ndaguha urugero, ejo bundi nari ndi mu karere ka Ruhango, kuva mu gitondo nakoze urugendo rurerure, navuye nyine hariya mu Butansinda nerekeza mu Ruhango mu mujyi, kandi ubwo nari mvuye nanone kuri kariyeri. Abantu bahazi, abahavuka cyangwa abahatuye bari kudukurikira wenda bo bahita babibona, bahita babona urugendo ukuntu rungana. Bigeze nka saa saba nibwo numvise ntangiye gusonza, kuko mba nkururwa n'ibyo ndi kubona imbere yanjye. Imisozi, mu Rwanda hari imisozi myiza cyane, ntabwo njya mbasha kuyisobanura, ariko mu Rwanda hari imisozi myiza cyane. Ureba umusozi usumba undi, ukabona undi usumba undi, ukigendera ukabona undi, ukabona indi iri hirya, ukabona ikwegera. Hari imisozi myiza cyane ntabasha gusobanura. Ni myiza, ni nicyo gisobanuro mbona, ariko birarenze kuba myiza. Ibyo rero biragenda bikantwara, nkaza gushiduka nka saa saba zigeze ntararya. Iyo bigenze gutyo rero, ikintu nkora, ngura imineke. Buriya imineke ni ibiribwa birimo isukari na mido byongera imbaraga mu mubiri. Buriya umuneke umwe urahagije gukora siporo ziriya danse zikomeye isaha. Bivuga ngo iyo ndiye umuneke nk'uko nka saa saba, bigera nka saa 9 numva imbaraga zagarutse. Saa 8 bafite imbaraga saa 9, ubwo nageze mu Ruhango saa 9. Mu bisanzwe rero mu imineke niyo nkunze gukoresha iyo nyine nagenze urugendo nk'uko gukora rurerure, n'amazi. Ntabwo njya mw'inzoga, amazi na fanta buriya nyuma nyine iyo bayinyakirije nk'uko mwayinyakirije, ariko ubundi ntabwo ngenda ngo ngure fanta, oya, ngura amazi, nkagura imineke, nkagura imbuto, mbese imineke, ariko cyane cyane nkunze kwibanda ku mineke. Hanyuma ibiryo nkunda kurya, nkunda umuceri. Uyu muceri rwose wenda mbishyira mu buryo butujya gusa no gusetsa, umuceri ni ibiryo byiza. Uri mubisi ndawurya, wapfubye ndawurya, wahiye ndawurya, washiriye ndawurya, waraye ndawurya, ukonje ndawurya, ushyushye ndawurya. Umuceri ni ibiryo byanjye. Hanyuma kubera ko mba ngenda cyane, nkoresha imboga zoroheje. Ntabwo nkunze gukoresha imboga zigoranye nk'inyama. Inyama nzirya wenda gakeya iyo ntuje, kuko inyama ziragoye kuziteka, zisaba umwanya, zisaba kuzicara iruhande n'iki. Ariko hari ibiryo rwose uteka iminota 15 ugahita wagura. Imboga rero nkoresha n'izo mboga zoroheje. Abaturage baba bafite aho ku muhanda, usanga intoryi, inyanya, ubunyobwa, idodo, bya biryo bisanzwe nyine biba biri aho ngaho byoroheje. Hari aho ngera rero nkagira amahirwe ngasanga hari ibishyimbo bita miti. Hari ibishyimbo bita miti, birahari ahantu henshi, no mu byaro birahari. Usanga rwose umuntu ku irembo rye hari isafuriya nini cyane, ari kugurisha rushe 200, rushe 300. Hari aho nagiye ubushize rwose ndanangirirwa cyane, kuko nasanze we atekamo n'intoryi. Noneho kuri buri rushe agenda guhaho urutoryi. Ni ukuvuga ngo rushe ni 50 n'urutoryi hejuru. Karura rushe agashyiramo, agashyiraho urutoryi rwayo. Azi icyo bita serivisi gushimisha abakiriya. Hanyuma yarangiza, niba uguze rushe 3, shyiraho intoryi 3, agashyiraho na rushe y'amanini, ukabonye isosi. Hanyuma ikindi kintu kinyorohera guteka no gutwara ni ubugari. Ifu y'ubugari hari akantu ufite nyishyiramo, hanyuma ku buryo nshobora no gushyiraho n'ikindi kintu ukitsindagira gushyengera hirya. Uravuga ifu, ntabwo ari ubugari. Ifu ikitsindagira ishyengera hirya ku buryo ushobora gushyiramo ibindi bintu, hanyuma nkaza kubikoresha bitandukanye n'umuceri. Buriya umuceri ntabwo witsindagira, kuvuga ngo aho uteretse nyine hahita hatwara umwanya. Nk'ibirayi biragora, ibirayi birapfa, hanyuma biragora. Hari ibintu binsaba yuko, hari n'igihe ntekereza guteka ngeze nyine ahantu mbona, bavuga ni hano ndahita mbona inyanya, ndahita mbona intoryi, wo kuzigura nkazishyira mu gikapu nanone nkazitwara, nazo zirangirika.
Angije ibindi ahubwo wajya ugura avoka mbisi ukajya ugenda zinjiramo mbese ugenda kuvuga upakiye ibintu. oya aho ngaho ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka. yari joke. Ni joke ndabyumva nawe. Hari ibintu nyine bitwarika bibikika neza kandi byoroshye kubikoresha. Ubwo urumva kuri gaze amazi ushyiraho n'umunota n'igice, amazi aba amaze kubira, ugasonga ubugari, imboga aho hafi zihari, inyanya ugakatiramo intoryi, ibitunguru, ukamenamo ubunyobwa, ukarya ubugari bumeze neza cyane. Iyo wagize amahirwe ukagera muri quartier irimo umuntu ufite n'inzu y'ibishyimbo, ugafitamo ibishyimbo ugateka, biba bisa. Ibyo ni ibijyanye n'ibintu no kubiribwa nyine, ariko icyongera imbaraga cyane ni izi mbuto. Izi mbuto hanyuma nkoresha amazi, byankunda gushyira mu bintu by'amasukari cyane. Hanyuma bambajije ku bijyanye no kuryama. Kuryama urabona tuno tumatera bakoreraho yoga, kaziritse ku gikapu buriya hariya, niko wifashisha mu kuryama, n'amashuka abiri n'uburingiti. Mfite na cya gitambaro bakunze kucyita ngo ni masayi, ibitambaro bya masayi. Nakiguze muri Tanzania ahitwa Morogoro. Icyo gihe nyine nari nanjye nkitwarwa no kujya hanze cyane, kujya kureba ibindi bihugu, gusura ibindi bihugu. Icyo gihe naragera muri Zimbabwe. Aho ngereye muri Zimbabwe rero wambajije icyo kibazo kingarura ku ivuko. Mwambajije bati hano mu Rwanda. Ahubwo uhise ugaruka ku kintu nashakaga kukubaza. Ngiye kukubaza ibindi bibazo nka bitatu birangiza, kugira ngo two gufata umwanya munini tukaba twanarambirana. Tuzagaruka nimba abantu bazaba bagize ibyo bakenera kukubaza muri komenti, twongera tubivugaho tugira ibyo tubasubiza. Ntabwo aka kanya twakabura ngo tukumenye wese utubwire story kuri runo rugendo ugira, ariko ngiye kukubaza ikibazo ugerageze kunsubiza wihuse. Ikibazo cya mbere kirabaza wumva nitembera u Rwanda gusa cyangwa uzageraho ujye utwerekana ahandi hanze y'u Rwanda, tubwire ibyaho naho tubimenye mu magambo makeya. Magambo makeya, mbere gahunda yari yo gutembera Afurika. Nari nayitangiye mpereye mu Afurika, muri Afurika y'epfo nyine. Hapana Afurika y'epfo nk'igihugu, ya Afurika y'amajyepfo. Maze kubazwa icyo kibazo rero cya House Rwanda, mbuze igisubizo, ndavuga nisubira iwacu. Ndagaruka ndaza ntangira nyine gutembera u Rwanda. Ubu gahunda nitembera u Rwanda nari nzi ko izarangira nkongera ngasubira muri Afurika. Ariko uko ndi kuyibona nkurikije ibyiza by'u Rwanda, uko ntabwo navuga ngo biravuka hoya, ahubwo uko ngenda ndushaho kubibona, kumenya aho biherereye, bigenda kuri njye bigenda biza ari bishyashya birahari n'ubundi, ariko bigenda biba bishyashya. Ni ukuvuga ngo ndiho ndareba nkabona n'u Rwanda kuzarurangiza bishobora kuzangora, ariko ngize amahirwe u Rwanda nkarurangiza. Ni ukuvuga ngo mu mahirwe harimo no kubona abaterankunga, harimo no ko Abanyarwanda babyumva bakabyakira bakamfasha. Kuko hari nk'igihe hari nk'ahantu nk'umwanya munini nk'isaha yose ndi gusobanura, cyane cyane nko mu bayobozi, ukagwa kuri gitifu rwose akanga kumva, akanagushyiraho n'abakurinda. Ati umuntu mumenye, kuko akenshi usanga hari nk'umuyobozi afite ibyo yishinja muri we atatunganyije neza, avuga ati wabona arimo aneka, aje kuneka, ejo mu gitondo ukabona abantu barantamikanye. Ntabwo ni maniko kwango n'abana babireba bimenye. Usanga rero hari umwanya wo kumusobanurira ikiri kugeza aho ngaho. Nigize amahirwe nabyo rero nabyo biri mu nkunga kubyumva bikihuta, gatembera u Rwanda nyine bikihuta, nkabona abaterankunga bikamfasha, kuko hari n'igihe ninda nyine ndi gushaka amafaranga yo gukomeza ahandi, bikamfasha nkihuta u Rwanda nkarurangiza. Ntekereza yuko rurangije nkiri muzima, ngihumeka, ngifite imbaraga, nakongera ngakomeza kuzenguruka Afurika. Impamvu rero yo kuzenguruka Afurika yo, iyo urebye mu mateka ya Che Guevara, uriya munya-Argentine waje kuba umunyakiba, ni umurevolutionneri ukomeye cyane. Nakurikiye amateka ye, numva yuko yageze mu barevolutionneri yari afite gahunda yo kuzenguruka Amerika y'Epfo yose kuri moto. Kuri gahunda ye uzayakurikira amateka cyangwa riba yazi iyo kuzenguruka kuri moto. Rero numva nanjye nasiga
izina nk'iryo ngiryo mu mateka y'isi. Kuko amateka y'isi kuyajyamo hari uburyo buri bwo kuyajyamo. Hari gukora ikintu gitangaje ukajyamo, hari no gukora ikintu kibi ukajyamo. Rero nifuza kujyamo nakoze ikintu gitangaje. Ubu ndahamya yuko buri wese uzabona iyi video, buri wese ubizi amaze kubona yuko uko bimeze kose amateka y'u Rwanda amaze kugeramo. Kuko narabyiyemeje nzabikora kugeza igihe nzabirangiriza. Umuntu wese kumva rwose hari ibintu byinshi akeneye, ntabwo yavuze ko atari amafaranga gusa, hari ukumubwira ati hey hano ni heza, ukaba wamuha nk'ifoto ku mbuga nkoranyambaga ze, ngwino uzaze, iyo n'indi nkunga kuko ntabwo ahantu hose ahazi. Ni nacyo nsaba abanyarwanda cyane, umuntu uzi wenda ko iwabo ari heza, umuntu ashobora kuhagera agatembera akamererwa neza, abwira ati ngwino uhereka abakunzi bawe, uhereka abanyarwanda. Afite abantu benshi bamurikira ku mbuga nka TikTok na Hero, TikTok iri mu bantu bagira amarayiki menshi, amavuzi menshi, ukahamagara ukambwira uti ngwino nicyo kikwereka ko abantu bakunda ubwiza, bakunda ibintu byiza bwo hanze aha, buri naturere, imisozi, amashyamba. Ni nako n'abantu nicyo twavugaga bazagenda bamenya u Rwanda. Abantu hari ikintu gikomeye cyane nza gusorezaho, nza gusaba ko ugira ikintu ubwiraho abantu, ariko reka dusimbukire ku kivuga ngo ese mu bintu twakomeje kuvuga by'inkunga n'iki, umuntu yakubaza ikibazo mu bintu ukora nyine werekana ibyo ukora mu mavideo, niyo mpamvu nakumenye. Ndagira ngo mubaze ni ibihe bikoresho ufite wifashisha mu ngendo zawe, apana bya bindi biri mu gikapu twavuze, mu buryo kutugezaho ayo mashusho, ni ibiki se ukeneye udafite, ibintu nyine kugira ngo n'ukumva nabwo ubivuge mu magambo make, kugira ngo n'ukumva amenye ngo situwasiyo zimeze gute. Hari amashusho ya mbere agaragara, iyo uyareba mu ngero zanjye za mbere na mbere gitangira, ubona amashusho adasa neza. Icyo gihe nakoreshaga telefone nari mfite yanjye isanzwe, telefone za smart zisanzwe. Nibyo nakubwiraga nyine, nashimiye abantu, ngashyimiramo ngashimiye Imana. Nshimiye Imana yarabirebye arabikora, usanga tuziranye ariko bitari bya bindi bihambaye, arabikunda. Arambwira ati ni iki nagukorera kugira ngo amashusho yawe amere neza, mu bushobozi bwanjye uranzi, mu bushobozi bwanjye n'iki nagukorera. Byanteye inkunga ishimishije cyane, byanshakiye telefone ifite ubushobozi wenda buri hejuru y'iyo nari mfite. Ni ukuvuga ngo mu bikoresho rero nifuza byafasha kugaragaza neza u Rwanda, kuko n'ubundi niyo telefone no kwigaragaza ari amashusho byabona ukuntu ameze, ariko ntabwo profesiyo yayo ntabwo ari ugukamera. Kugaragaza rero hari ahantu ngera rwose nkahareba, nkahafilima, nkanavuga ko ari heza, ariko nanjye nazahindukira inyuma nareba muri video nkabona bwa bwiza njye nabonye n'amaso, ntabwo ari bwo buri muri video. Ni ukuvuga ngo umuntu amfashije rero mu nkunga abonamo kamera nziza, zirari nziza, kamera nziza cyane ziri professionnel, zikora ku kazi nyine. Ushobora no kuzuminga umusozi uri kuruka wegeza hafi. Ubwo umuntu nyine wagira icyo gitekerezo yamenya n'ibindi bikenerwa, kuko icyitwa kamera hari n'ibigendana nayo. Hari igihe ukenera tripod yo guterekaho ugafata. Ujya ubibona ko amafoto yanjye menshi y'abanyeganyega, hari n'abantu bambwira batari kuko unyeganyega, rimwe na rimwe njya nananiwe kubera fone, kubera ko nkoresha telefone. Ariko ubwo ubyumva watera inkunga, habamo za lenzi kugira ngo ube wakurura ahantu kure utari kubasha kureba neza. Ni twinshi, ariko ubwo ubyumva urumva ni igikoresho cyo kugira ngo abantu babone u Rwanda mu ishusho yarwo neza, ni kamera nziza imeze neza. Hanyuma ikindi wambajije nyine ibikoresho ngendana nkoresha nyine muri biriya, niyo ngiyo kamera. Ikindi ni ubushobozi nabwo bugenda bungora ubushobozi bwo kubishyira ku mbuga nkoranyambaga. Bisaba connection yo buri gihe ihoraho, no gusubiza nyine abantu baba banyandikira bamvugisha bagira bate banandangira n'ahandi nk'aho ngaho, no kubishyiraho bisaba amafaranga, bisaba amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo noneho nanone n'ibikoresho nkoresha, ni ukuvuga ngo ya telefone nyine nkoresha, mfite na iPad nkoresha, ariko nabyo biracyari nyine hasi.
ni ukuvuga ngo ubushobozi bwabyo ujyanye n'aho ikoranabuhanga rigeze uyu munsi wa none aha byo biracyari hasi, usanga bifite kapasite ntoya, bifite ubushobozi bukeya bwo kuba byakwihutisha ku buryo nshobora kubona ikintu nkahita ngishyiraho ako kanya. Iyo mbonye ikintu bisaba ko ntegereza nijoro kugira ngo nze kubasha kugishyiraho, ugasanga buri gihe niba wenda uyu munsi ndaha ngaha amashusho azagera ku bantu ejo, kandi hari uburyo bushobora kuba umuntu yahita yageza ku bantu aka kanya abantu bakayabona. Ni ukuvuga ngo nyine ubwo bushobozi bw'ibikoresho byo gufata amashusho n'ibikoresho by'inzu. Hanyuma ikindi kibazo mfite ikibazo cy'ihema, ihema ryo kuraramo. Ihema mfite ni rinini cyane, rinini cyane, riri mu byongera ibiro mfite. Nagiye gushaka ihema mbona ihema igihumbi 56 muri demiri hariya mu mujyi, ryahoze cyitwa demiri, nabonye yanditseho demiri. Ihema rigura 56 gutyo, 56 rijyamo abantu 6, ni ihema ry'abantu 6, kandi hari amahema yandi y'abantu 3-2 matoya. Ni ukuvuga ngo iryo hema rero naryo rinyongerera umuzigo. Ubwo rero wenda n'uwaba rifite wenda arigurisha, hari ukuntu umuntu aba afite ikintu atagikoresha cyangwa se akaba azi n'aho riri no kundangira, cyangwa se akaba n'umuterankunga akavuga ati yewe nguriye iryo hema rikagabanya umuzigo. Kuko iyo witegereje muri video zanjye akenshi iyo ndi kuvuga nkahindukira ubona uyu munsi ureze, igikapu ni ukuvuga ngo igikapu kiba cyamaze gutsindagira. Uko ngenda amasaha niko ibiro by'igikapu bigenda byongera. Ntabwo mpaguruka ari bya bindi nyine nakugereranyije nka 30 ushaka kuzagipima nitonze ngo ubutanzajya mvuga imibare yuzuye, ariko mpaguruka ari bya bindi nagereranyije 30 nyine nkifite imbaraga. Ariko kuko amasaha y'icuma bigezaho hari n'igihe bigeraho bikagera mu ijana. Mbere hari igihe nigeze kugenda nananirwa natekereza navuga nti ngiye kugisiga, ariko nayo navuga ni nigisiga se ni nko gusiga ibikoresho, ni nko gusiga imodoka, ni nko gusiga inzu. Navuga ni hoya ndaruhuka nongera ndayitwara. Ni ukuvuga ngo rero mbonye ibikoresho nyine bigenda, hari n'ibindi bikoresho mu buzima bikenerwa nk'ubu ngenda n'amasafuriya asanzwe. Ariko hari utuntu njya ndeba kuri interineti njya mbona abandi ba mukerarugendo bo mu Buraya baba bafite utuntu dukoze muri aluminium tworohereye twihuta. Na gaze ngiye nkoresha ni gaze yacu isanzwe. Iyi gaze yacu isanzwe rero iraremera cyane, nayo iraremera, kuba iri mu ntuze no muri rya cupa ryayo ry'icyuma naryo ubwaryo riraremereye n'iki, usanga biba bigoye. Ni ukuvuga ngo nkeneye nyine ibikoresho byorohereye. Yumva ugerageza gusubiza hari ikibazo waba wambajije. Noneho reka nze nkubaze ikibazo cyane. Ni ikibazo nacyo usubiza mu magambo makeya. Hari ukuntu abantu benshi wenda tuvuga batari mu Rwanda, iyo bavuze u Rwanda njya no kubibona ku mbuga nkoranyambaga, abantu bamwe nyine bahita biyumvira Kigali ahandi twirirwa dufotora hamwe hasa neza, hanyuma ibindi abantu byahandi twirirwa dufotora none nibyo koko ku mbuga nkoranyambaga. Iyo bavuze ngo visit Rwanda ntabwo ari visit Kigali. Ni ukuvuga ngo ndenda kukubaza ikibazo kivuga ngo hari ikindi, hari n'ukuntu noneho usanga abantu ku mbuga nkoranyambaga bamwe bafite wenda ibitekerezo bitari byiza, baba bakomeza gututira abantu ku mbuga nkoranyambaga ibintu wenda bivuga u Rwanda ibigoramye. Nagira ngo mubaze iyo suku bavuga u Rwanda, ndi kukubaza nk'umuntu usanzwe, noneho nkanakubaza nk'umuntu umaze kugenda ahantu henshi. Iyo suku bavuga, hari umubloga ntibuka izina rye ariko utari umunyarwanda, nawe akora ibintu bya vlogging kuri YouTube. Yerekanye ahantu i Kigali, avuga ko aravuga ati Rwanda the cleanest country in Africa. Umuntu ahita ajya muri comment aravuga ati va muri ibyo by'i Kigali tugenda utwereke no mu cyaro turebe. Noneho ndagira ngo nkubaze, iyo suku mu cyaro iba mu mujyi, abantu birirwa bakubura, abantu hamwe na hamwe utajugunya akantu gutyo,
mu cyaro iyo myumvire bayifata gute. Ikindi nk'umuntu ugenda amajoro, umuntu ugenda iyo sekirite nanone batuziho tujya no gutanga mu bindi bihugu imeze gute muri icyo gihugu nako muri iki gihugu hanze y'umujyi wa Kigali. Byari kumbabaza dushoje utambajije ibyo bibazo. Oya ntabwo nabakubaza cyane kuko nabwiye abantu ko dukora ibintu bimwe mu bintu nanjye mba ndi gukora abantu banabimenye neza. Nanjye mu bintu mba ndi gutuvinga ibyo leta yacu ikora kuko njyewe nanjye nabashije gutembera ibihugu bitandukanye. Ibyo bintu hari ibintu byinshi dufite mu Rwanda bitari muri ibyo bihugu. Urumva njye rero nagira ngo mubaze icyo kibazo. Mu minsi yashize nibwo nagiye muri Car Free Day huriramo na nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndavuga ati ibi bintu hari indi ntarashyiraho aho twese tugaragara ukabona ukuntu nyakubahwa agenda bakagera ahantu agahura n'abaturage bakamubwira ati gushaka ifoto agahagarara agapozinga bakamufotora. Narabirebye nubwo nsanzwe ngira iyo passion yo kuvuga reka nerekane igihugu cyanjye, hari byinshi nabonye kandi bidahari. Biba nkaho ariko wakunda uba ufite iwanyu b'abakire cyangwa se hari inzu nziza ukaba uri proud ko abana mwigana baza kugusura ubiryaho. Nanjye rero icyo kintu nabonye ukuntu perezida wacu ari smart kwanza n'ukuntu aba yambaye ubona ko ari umuntu w'umusiporutifu kandi w'umusirimu. Ibintu aba yambaye n'iyo foto ukabona irasa neza, aho mu mihanda tuvuga harasa neza wagira ngo hakurwa nijoro, usibye ko haba hatananduye. Mwese nta muntu utikintu, abantu barabifashe barabizingatiye. Ikindi ndavuga ati ku bintu by'umutekano perezida yaje nta muntu yari yaravuze ngo nzaza muri Car Free Day. Twebwe baduha message ko ari uwa mbere ari icyumweru ya Car Free Day tukajyayo either tukamubona cyangwa tumubone kuko agira inshingano nyinshi. Ariko ikintu cyanshimishije ni uburyo sekirite nawe ubwe ikibyerekana aba yize mu muhanda agahura n'umuntu waje atabizi. Nta muntu usaka abantu baza bafite bage. Niwumva iyo umuntu ugiye muri siporo ushobora kuba ufite training idafite umufuka, uba ufitemo telefone wallet, ushobora kugira inzara, ushobora kugira inyota ukanywa akantu ukaguze. Ubwo rero uba ugomba nta muntu ugusaka. Ikintu cyantunguye ni ukuntu yahuye n'abantu amafoto abantu barayabonye bagahura abanyamahanga bakamwifotorezaho. Mbese ibintu bishimishije ntawe bateguje ntawe bagiranye gahunda. Noneho tubwire iyo suku njyewe ntabwo ari njyewe mfite umwanya wo kubivuga kuko hari ahantu wageze ntageze cyane cyane mu byaro. Ndagira ngo mbwire kuri ibyo bintu bibiri. Turugutura amatwi abantu baba hanze y'igihugu bafite imyumvire mibi kuko ngenda bivuga nubwo ndi umunyamakuru ndi kukubaza ariko ndi kubivuga nanabihamya ko dukora ibintu bimwe. Ubabwire rero ubabwire ati mu Rwanda bigenda gutya. Wabonye abantu ubuzima babayeho mu cyaro, ubuzima bwo mu mujyi wabuze kavukiye. Tugereranyirize ku mutekano n'isuku kuko nibyo bintu tuzwiho cyane. Icyambere kugira ngo binasobanuke neza nakubwiye akazi nkora. Ndi umufundi ku gikwa, ndi umukanishi mu isarubeti, ndi umubaji. Urumva rero ntabwo ndi umunyapolitike ngo ngiye gusigiriza. Ariko ahantu hose maze kugera mu cyaro, ahantu hose maze kugera ngenda, iyo suku iragaragara. Ndaguha ingero iyo ugeze dufata urugero nk'ubu ngubu ni mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambi mu kagari ka Shyembe. Agasantere k'ubucuruzi ka Shyembe mu mudugudu wa kugira ngo ni Nyabihanga, uri hagati ya Nyabihanga, agasantere kari hagati ya Nyabihanga n'umudugudu nibagiwe ukuntu wundi witwa bimaze kuba myinshi. Ako gasantere gafite karakeye ku buryo ntabwo ushobora kubona umuturage wajugunye ikintu hasi. Buri imbere y'umuryango hari pubeli ya buri duka. Ni ukuvuga ngo rero n'abaturage bo mu cyaro bamaze kumenya nyine akamaro k'isuku.
icya mbere ntabwo isuku iri mu Rwanda, ntabwo navuga ko isuku aba baturage bafite ari isuku yo guhatiriza, ni isuku bazi akamaro kayo. Iyo umuntu azi akamaro k'ikintu aragikora kubera ko akizi. Ahantu hose rero maze kugera, udusantere twose maze kugeraho, icya mbere usanga nk'agasantere abacuruzi bose bafite barasize amazu y'ibara rimwe, ugasanga buri mucuruzi afite puberi, ku buryo hari naho ugenda ugasanga bafite tuwarete publique, imisarani, ubwiherero rusange, aho ugenda ukishyura ijana ukajya mu bwiherero. Kubona umuntu wihagaritse ku muhanda cyangwa wakoze ibintu nk'ibyo ngibyo bidashoboka, nabo bamubona bakamuseka. Ingero ni nyinshi naguha zigaragaza isuku, ko mu cyaro isuku naho irahari. Isuku naho irahari kuko niyo uganira n'abantu, niyo ugenda, niyo uhageze, ntabwo ushobora kugera ahantu ngo ubone hari ahantu harunze amashashi ku muhanda, hari ahantu hari umwanda. Ntabwo bihari. Hari ahagenewe kujya umwanda, ugasanga abantu barabyubahiriza, barabikora, ugasanga n'abanyacyaro barabizi iyo suku yuko bagomba kwica, bakaba bamaze kubona n'akamaro kayo. Ibyo ni ku bijyanye n'isuku. Ubwo nari rwa rugero rumwe, wenda n'ahandi hose nagiye ngera ugenda usanga isuku bagenda bayitaho, bayihagurukiye. Hanyuma wenda wakinira n'izindi ngero nazimuha nyinshi, n'amashusho arahari, akareba nawe akirebera, akajya no kuri TikTok cyangwa kuri YouTube, akajya kuri channel yanjye akareba aho ngenda nyura hose. Imihanda irakeye, ntabwo ari imihanda ya Kigali gusa ikubuye, n'imihanda yo mu cyaro irakubuye, kuko hari n'abakozi, hari politiki y'u Rwanda nkunda ngewe y'ubudehe. Usanga abantu bari mu cyiciro, kera cyari icyiciro cya kabiri, icyiciro cya kabiri bahabwa akazi bakajya gukora ku muhanda, bagatera ibiti ku muhanda bakabibagarira, ugasanga umuntu afite metero runaka agomba gukora ku munsi, agataha ku kwezi akazajya gufata umushahara ku murenge. Ugasanga rero ibyo bintu bituma yasuku nyine no mu cyaro ihahora, n'imihanda yo mu cyaro ugasanga irakeye. Ubu imihanda yose barayikora. Hari ubushize ntaragiye, nabyo biri kuri YouTube no kuri TikTok, urugendo rwanjye ujya ku musozi wa Mukingi. Umuhanda naciyemo w'umusozi wa Mukingi, hari ahantu hamwe amazi yatwaye umuhanda, naho ndahagera nkahafotora. Ariko ahandi hose ugenda usanga nyine buri muturage uri muri icyo cyiciro afite ahantu agomba gukora, akazajya guhembesha. Ugasanga umuntu afite metero runaka agomba gukora, agomba gukubura, agomba kuhakora neza, nta binogo biri mu muhanda rwose. I Mukingi aho ngaho bavuze no ko hari ahantu bitaga mu ngendo mbi za Mukingi. Iyo uzamutse mu musozi munini cyane, iyo uzamutse hari ahantu hitwa mu ngendo mbi za Mukingi, nawe iyo uhageze usanga n'ikinogo, haba hari umuntu ufite izo metero nyine akahatunganya, akahakora n'ikinogo, akagisasira neza, agashyiramo utubuye, agashyiraho itaka, ugasanga hose harakoze ku buryo imodoka igenda neza nta kibazo. Ibyo ni ku kijyanye n'isuku. Hanyuma ku kijyanye n'umutekano, hari amavideo mba ngenda nijoro. Hari aho ngera ugasanga agasantire ndayemo nta resitora ihari, wenda niyo nagize ubute bwo guteka cyangwa nabuze uko mpaha, binsaba ko njya mu kandi gasantire. Iyi video nafashe icyo gihe bandangiye akandi gasantire kari hakurya ku wundi musozi uca mu gishanga, hari nijoro, hari TV, numvaga nshaka kunywa TV. Barambwira bati kara hariya hirya habaye abantu bateka TV, nujya urahasanga TV. Batangira kwiteka ryabo, namwe batangira kwiteka saa 11. Ba mu gasantire nari ndimo kurumva nta TV yari hari, njya gushaka TV. Kandi ntabwo nari buyiteke, nasanze byaba ku gasipira ya gaze yanjye nyine nikoresha ibikenewe cyane. TV nashaka kunywa gusa byo kurira kisa ko numvaga nishaka. Ntambuka ndagenda njya kuri ako gasantire, kandi tunywa TV tuganira n'abantu bigera saa 2 z'ijoro. Nahavuye hagati ya saa 2 n'igice na saa 3 n'igice, nibwo nahagurutse aho twari twicaye, abantu bose batashye. Haguruka ndambuka cya gishanga najemo, ntaha kuri wa musozi wundi, nta kibazo. Ikibazo cy'umutekano cyo rwose kugeza ubu ngubu nta hari ndahura n'ikibazo musanze, wenda hari umutekano mukeya, hari ikiyoya. Umutekano rwose wagenda mu gitondo, wagenda nijoro, kuko hari aho bisaba kuzinduka kubera urugendo rurerure, hari naho bisaba gutaha bwije, hari naho ngera bwije. Ikibazo cy'umutekano rwose mu Rwanda ntabwo gihari. Ntabwo navuga ngo hari ikibazo cy'umutekano muke ahantu runaka ku buryo wagira ufite ubwoba. Nta kibazo cyane ko mameze n'igikapu.
wamenetse n'igikapu ari umutekano mukeya buri wese yakwifuza kuza Yakwibaza. gutwara icyo gikapu. Yakwibaza Eh, ibi eh. bintu. ahubwo usanga ikibazo ahubwo njye nkunda kubona ni uguhura n'abantu kwa ngo nzajye kuganira nabo tuganire bo baba bafite ubwoba bw'icyo gikapu cyanjye ahubwo bavuga bati none uyu muntu yaje kutubuza umutekano wacu twari dufite. Nicyo kibazo ahubwo ngiye mpura nacyo, ugasanga birasaba ko nsobanurira umuntu yuko ntari buteze umutekano muke ahubwo ngiye ntabwo ndi buhungabanye umutekano wawe kuko mbasanze mu mutekano uhagije baravuga ati se n'icyo gikapu cyawe uko nta kintu kibi utwayemo ukaza kutubuza umutekano. Usanga umutekano rwose abantu bamaze kumenya akamaro kawo. buri wese aza akamaro kawo, ijisho rya ni mugenzi we. ijisho rya mugenzi we, buri wese yifuza amahoro akayifuza n'undi amahoro. Burya by'umutekano nta aho maze kugera hose ntabwo ndahura n'imbogamizi z'umutekano. Okay, wenda abantu rimwe na rimwe babikora ku bushake nabo babizi, abandi bakabikora nta consultance bakoze, nta wigeze ahaza ngo arebe aho hantu bavuga uko nguko. Njyewe nigeze kuvugana n'umuntu nabi, sinzi igihugu abamo, njye akenshi ntabwo nkunda kubimenya, gusa nyine YouTube urabizi birangaye. Naguye kuri video y'abo bantu bari bakoze video kuri video conference kuri Zoom bayishyira kuri YouTube. Nanjye njyaho, umumama umwe araza avuga ibintu ukuntu ngo mu Rwanda abantu benda ngo gupfa, bavuga ngo imidugudu ngo yaje ngo akajyamo ngo hano i Kigali ngo abantu bameze nabi ngo bagiye gupfa. Ndamubwira ati ngo yabonye abana ngo batambaye ngo imyenda, ngo imyenda yarabacikiyeho ngo nta nkweto ngo amavunja. Ndavuga ati koko ntunavuze ahandi hantu, uvuze i Kigali se ninde ugenda yambaye ibirenge? Kireka byibura wenda umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe, ariko ibintu mu Rwanda hari ibintu bihari biciriritse nk'inkweto zirimo. Inkweto nubwo utaba wambaye inkweto zihenze, ariko kamambiri ni inkweto za bodaboda, ni inkweto abantu barazambara, kandi tugomba kumenya yuko hano muri Afurika turakiyubaka. Iki gihugu ni gishyashya, gifite imyaka 28 niko twavuga, kuko almost nk'umuntu mukuru nkanjye nzi uko hasaga, nzi uko hari hameze muri Afurika. Jya muri Uganda bamaranye imyaka igera muri za 80 na perezida. Mu Rwanda nta muhanda w'ibisoro tugira ucukuritse mu Rwanda. Mbese urebye hari impinduka nyinshi zabaye. Hari impinduka nyinshi zabaye. So iki kibazo rero ntabwo nari bugisimbuke, ko n'undi muntu wese twahura, kuko no mu nshingano ngewe nifiteho ni ukwerekana ibyo byiza, ariko umuntu akanavuga baravuga. Wenda byo ntabwo ngenda mbijyamo cyane, icyo ngiye nkora ni ukwerekana amafoto akivugira n'amashusho. Gusa mpuye n'umushyitsi nkawe ntabwo nabura kubaza icyo kibazo. Rero wenda ukiri aho ugiye kugufasha aka kantu. Ntabwo ndabyita ishyari, reka mbyita ishyari. Ntabwo ushobora kubona ishyari ryose ribaho kubera yuko hari ikintu umuntu akunda kuri wa muntu yagiriye ishyari rye. Ni ukuvuga ngo ukabona ngo iki kintu arakindusha, iki kintu akindusha. Noneho iyo udafite umutima wo kwihangana no kunezezwa n'ibyiza by'abandi, ugwa muri icyo kintu nakwita nk'ishyari. Umuntu akaba abivuga gutyo kuko atari we wabikoze, atari we byitirirwa ibyo bintu. Niba bavuze umutekano bavuga ati perezida w'u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda, abapolisi b'u Rwanda, daso z'u Rwanda bafashe uwo mutekano mu ntoki, nibo batuma uwo mutekano uboneka, barakoze. Noneho kuko wowe utarimo, kandi nawe wifuza yuko wagaragara muri wakwitwa nawe wagiramo uruhare, kandi abantu barabikoze, wowe ntabwo wari urimo, ukabona nta n'uburyo uri bujyemo. Noneho ukavuga uti n'ubundi ugashaka ikibazo, ukavuga uti n'ubundi ni bibi. Ni uko nguko ngewe nabyita. Ni ukuvuga ngo uyu muntu nawe, burya abantu bahora barebera gusa muri icyo kintu cyo kuvuga ngo uyarwanya u Rwanda ni mubi, oya, ahubwo bazahindure barebe no muri icyo kintu cyo kuvuga ngo
waje nawe ugafatanya n'abandi ariko ukajyamo. iyo politike ntabwo iheza Ngewe sindi umunyapolitiki nanjye, ariko hari ibyo tuba tuzi. ntabwo ibyo bitindaho gusa, icyo nicyo ndi kuvuga. Impamvu ndi kukivuga ni iyi. Impamvu ndi kukivuga ni uko nko ku bijyanye n'umutekano, gahunda ndimo yitwa n'amaguru. Tembera u Rwanda. Ntabwo ndi mu modoka, ntabwo uri mu ntabwo ndi mu gifaru, ntabwo ndi kuri moto, ntabwo ndi ku igare wenda ngo nihuta ngo ndabasiga. Ni ukuvuga ngo bafite igikapu. Ni ibintu byo kukubwira nanjye ntekereza, niyo ndi kugenda ndabitekereza. Bafite igikapu kiremereye kinarimo amafaranga, kandi icyo gikapu kiba kigaragara. Uretse no amafaranga yo ntabwo bashobora kuyabona mu mufuko kuko amafaranga asigaye agenda kuri telefone, ariko y'ibikoresho. Niba umuntu agutwaye gaze akagutwara amasafuriya, ni ibintu ashobora guhita agurisha aho ngaho akabona amafaranga. N'igikapu ubwacyo kiba kigaragara uko kingana, kiba kigaragara ngo harimo ibintu byinshi. Aho ngenda aho ngaho hose mba ngifite. Uwumva wenda bifiteho impungenge yajya kuri YouTube akareba video zanjye, akareba kuri TikTok, akareba kuri Facebook, akareba kuri Instagram no kuri Twitter. Igikapu mba ngifite. Hari naho ngera nkagitereka nkajya gufata amafoto hirya, kubera wenda nshaka kwicara ku rutare ngo nanjye nifotoza agafoto k'urwibutso nkagisiga aho ngaho. Abantu nibura hari umutekano muke, umuntu yakwifuza gutwara icyo gikapu. Uhere ku bisambo wenda bisanzwe, kuko uw'amasasu ubona aho, uw'amasasu ubona urundi rwego, uw'ibisambo bisanzwe byiba bishikuza bigira gute, yakwifuza gutwara icyo gikapu. Ingendo nkora, dufate urugero rworoshye, ejo bundi kuva Nyanza wagurutse hariya ku Bigega ukagera mu Ruhango mu mujyi, ni ibirometero 18 n'ibice 7. Ibirometero 18 n'ibice 7 ni urugendo rurerure n'amaguru. Abo wahuye n'abantu benshi, ushobora kugiramo ikibazo. Ntabwo mbyifuza, ariko hari umutekano mukeya, ikibazo wakigera. Dufate urugero kuva aho bita ku Ruzi, ni mu karere ka Ruhango, aho ngaho nyine yita Nyabukono. Kuva aho ngaho kugera aho bita mu Birambo, abantu barahazi. Ni imihanda iri mu musozi, ni amakorosi ameze gutya, haba harimo abantu bakeya. Ni ibirometero birenga 5-6. Ushobora kugiriramo ikibazo, ari ikibazo cy'umutekano muke. Ahubwo Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa ngo guteza umutekano muke ngiye bimariye iki. Nicyo kintu maze kubona. Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa ibyo bintu, babivuyemo, bagiye mu rundi rwego rwo gushakisha ubuzima. Buri wese arahatana no kugira ngo arebe ko ejo heza he hamera neza. Rero kujya umuntu ahora abwira ngewe muri n'amaguru tembera u Rwanda, ntabwo ndi kubwira abantu ngo yes nababwira umutekano urahari mu Rwanda muze mutembere, ariko ntabwo nkiri muri urwo rwego rwo kubwira abantu ngo umutekano buri munsi. Oya, umutekano urahari, urahagije, ahubwo muze musure ibyiza by'u Rwanda. Icyo ngewe ndiho nono, muze twirebere u Rwanda, turyoherwe, tumererwe neza. Icyo ngicyo nicyo navuga. Naho ku muntu ujya wenda kuri internet akajya kuvuga ko Abanyarwanda bambaye ubusa, Abanyarwanda bagize gute, hari n'ikindi kintu kiba muri kamere muntu uwo ari we wese. Impamvu uzi uwo ari we wese nuko ndaguha ingero nkeya. Ntabwo buryo kubona umuntu wanyuzwe n'ibyo afite biragoye. Nabivuze kare, umuntu agira imodoka akifuza indege, ukagira moto ukifuza imodoka, ukagira igare ukifuza. Duhora mu kwifuza. N'ikimenyimenyi navuga wenda nk'ubu ngubu, n'ejo nahoze ndeba amakuru, nageze hano i Kigali ndeba amakuru, Abafaransa bari mu myigaragambyo kandi bari mu Bufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa wenda wagize amahirwe yo kukigeramo, cyangwa hari undi muntu uri kutwumva wakigezemo azi ukuntu kimeze. Bahitaga Ville de Lumière. Ubu bari mu myigaragambyo, barasaba ko haboneka. Ejo bundi habaye imyigaragambyo muri Sudani, bakuraho perezida wari uriho kubera umugati. Habaye intambara muri Libya. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ngo kwifuza kwa muntu ntabwo kujya gushira niyo wamuntu bimeze. Nuvuga ngo rero ushobora kuza ahangaha kuba ugamije gushaka ikibi mu bantu. Nanjye ushobora kumbaza uti bimeze gute, mfite ibyo nkeneye. Bakubwira ni kuba ntafite inzu nk'abandi, nanjye inzu ni ibindi bintu. Kuba ntafite gaze nterurane n'imvune, kuba ntafite ihema ry'abantu batatu, kuba ntafite iyo kamera, rwose ni ikibazo. Leta y'u Rwanda ifashe nabi, nuko mbyumva. Nuza gushaka umuntu rero umushaka icyo kintu kiri negative, urakibona. Ntabwo Leta y'u Rwanda ifashe nabi. Ntabwo kuba ntafite kamera wenda ari kuvuga ko Leta y'u Rwanda yagombye gushaka kamera. Kuba umwana atambaye inkweto, hari ikibazo cyatumye atambara inkweto. Kuko iyo umubaza ngo kuki utambaye inkweto,
ari gusanga wenda avuye gukina umupira yari afite bodaboda arizo yari yambaye akazikuramo akajya gukina umupira, ushobora no gusanga yazitaye, ushobora no gusanga ari kugera n'amaguru kubera impamvu ze runaka, ushobora no gusanga ntazo afite, n'uyu munsi ashobora kuba atazifite, ariko bitavuze yuko ari ibintu ari abanyarwanda twese muri rusange dukeneye kwifuza kwa muntu ntigushira, ahubwo icyo umuntu yakwibaza bakabaza ngo wowe wabonye umwana utambara inkweto nyuma yo kumubona wowe wakoze wagiye kuri interineti, ese ubu ngubu uruhare rwawe noneho mu kurwanya icyo kintu cy'umwana udafite inkweto noneho bino ureba abana badafite inkweto 3-4 uzibagurire uvuga uti nanjye muri cya gikorwa cyo guteza abanyarwanda imbere naguze inkweto 3. Ibi byiza noneho bazajya bavuga nawe uzajya wisangamo, ariko ngo ukomeze wicare gusa uvuge ngo iki ni kigenda ntabwo uzabona ibigenda byo umuntu abivuga ryari, natwe turagenda nanjye nirwa ngenda nubwo nabyo ukunde kuvuga nanjye nirwa ngenda. So reka mwite byabuze kuko n'ibyo abantu bazi cyane no ku mbuga nkoranyambaga. By the way, mugende murebe imbuga nkoranyambaga ze, biroroshye, n'ibyabuze mu kinyarwanda hose uramubona, iyi sura n'ibiriho biroroshye, ntabwo ari butubwe ngo namba ngo urebe ngo video yaha naha oya, wandika mu byabuze ukabona uyu mugabo iyo wanditse byabuze wenda ukabona haje mu byabuze benshi, wongeraho n'amaguru utembera u Rwanda noneho bigahita biza byose. Okay, afite abasubscribers bakeya, akora ibintu byiza, ariko kuri TikTok ameze neza, si ahandi ntabwo ndumva ndahakubonaho, ntuzi kuri YouTube na TikTok, no kuri Twitter ni byabuze kane, hanyuma kuri Instagram byabuze 77 n'umwaka navutsemo, ntabwo ko afite imyaka 25, navutse 1977, ni byabuze 77. Hanyuma kuri nuze kuri Facebook ni byabuze Amin, hose ni byabuze. So reka dushimire rero abantu bari badukurikiye kuri iki kiganiro, nanjye nkeneye inkunga yanyu, kandi kuri iyi si mpora mbabwira mu biganiro byanjye tugomba gufatanya, twese n'inyamaswa turi inyamaswa, ibyo twita inyamaswa n'abantu twese turi inyamaswa, zo zikitwa inyamaswa cyane kuturusha. Noneho hari uburyo zibamo bwo kubangamirana, bigatuma rimwe na rimwe zimwe zibiburiramo ubuzima, mbese wavuga ati nta terambere ryazo kuko zihora zigana, kandi ziri ahantu zakagombye gusenyera umugozi umwe. Nimba wenda ari nk'indi nyamaswa iva ku rindi shyamba akaza kubabuza amahoro, impyisi n'ihene n'iki bigafatanya, injangwe n'imbeba bigafatanya. Mureke dukorere muri uwo mwuka, iri ryari itafari ryanjye nawe kuri wowe, urumva nguhaye, n'ibindi nzabikora nimbona ubushobozi bwabyo. Bakore subscribe rero iwawe, nanjye ntibanyibagirwe, kuko nzakomeza mbagezaho ibintu byinshi. Turacyari batoya muri izi mbuga nkoranyambaga, ariko dufite iyo passion. Ibyo nkora nta muntu ubimpembera, simpembwa, nawe niko batubwiye. So twebwe rero turi bamwe, reka dukorere muri spirit y'urukundo. Icyo ufite ugitange, tudafite n'ugitange. Ntuzatume mugenzi wawe nk'uko byabuze agenda aca hirya no hino, mumuzi cyangwa se utanamuzi, ushobora kugira icyo umufasha gitoya bitewe n'ubushobozi ufite. So murakoze rero, ikiganiro reka tukirangiriza aha. Njye nitwa DJ Kejeri, cyangwa se uko ushaka, uko waba unzi, cyangwa se Hasara. So tubonane ubutaha, nzongera guhura na byabuze, noneho dufungura kino gikapu, tureba ibintu birimo, yongera kuduha na experience yagiye ahura nayo, atubwira challenge yagiye ahura nazo. So mugire rero impagarike n'ubugingo, tuzasubira ubutaha, kandi nanjye mujye munkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye, ziba ziriho aho hasi kuri description ya video. Ciao, peace and love.